filime y'umwaka ku gasobanuye films.com. ubu filime mu gihe cy'ukwezi nuko dutangiye filime yacu. Hari imodoka yirukaga mbere yuko tugera ku magambo menshi. Hano hari umugore wirukaga twaye imodoka atarwiyambitse. Filime masaha y'ijoro umugore ari kwiruka akumiro nitushe yifashe mu myanya ndanga kumiro. Sa nk'ufite ubwoba yirukanka mu masaha y'ijoro. Bebe arangije mu modoka yaratwe yaje guparika hano. Akuramo umuntu ufite amaraso ku nkweto. Nyegasani kuyemo umurambo ahita agaruka mu modoka. Bebe ni umugore ahita yimanukira. Akuye umurambo mu modoka awujugunya hafi ku muhanda arimanukira. Filime bayise ngo iki? Filime bayise Savi. Ntago ari Savimbi ni Savi. Ba Savi mu Buhinde bari izina ry'abagore. Reka badusubize inyuma amezi 5 mbere y'uko uriya mugore akura umurambo we mu modoka akawujugunya. Mbega abagore bo mu Buhinde badusubije inyuma kugira ngo tumenye uriya murambo wavuye hehe. Barakwereka amezi badusubije inyuma amezi 5 ashize wa mugore yari ari hano. Umva umugabo wanjye yabuze ukuntu afata ikiruhuko ngo tuze. Wowe uzazane n'umwana Adi umugabo mu mwihorere mu nsure. Tuzajya gusura sogokuru. Dore ni wa mugore dutangiye filime ari kujugunya umurambo. Amezi 5 ashize yari umugore witonda uri kumwe n'umugabo we mu rugo n'umwana nta kibazo afite. Umva kubona ikiruko biragoye. Ariko imyanda yo muri Liverpool mu Bwongereza dutuyeho niyo umugore n'umwana baza najya mbasha kwiyeranja nkabona ibiryo byo ku muhanda muri Liverpool baba mu Bwongereza. Nukwiye guhangayika. Hano mfite isi yanjye yose yuzuye. घर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त हमें अस्तो. Ibyo nibyo iteko uruvuga. Nimba hari ijuru ku isi, ijuru ni njye urifite mu rugo wanjye. Ni umugabo uvuga umugore we n'umwana. Nta kindi kintu nkeneye usibye ko mwembi batatu mwazansura mu Buhinde. Mpera umwana kabizu. Ndabakumbuye cyane. Papa tuzagerageza tugusure. Ni umuryango w'Abahinde wagiye kwibera mu Bwongereza. Muri vakansi y'umwana tuzaza kugusura. Muzehe yarishimye. Sekuru umwana. आज वो स्टेफनी से बात करेगा ना? Uyu munsi bavuganye na Stephanie. Umugabo yiteye inshinge za nshinge z'abadiabetike. नहीं बनी. Just in case. तो resign कर दूंगा. Umva njyewe nagenze neza nakwegura. बन जाऊंगा. Nkaza nkibera umugabo nkita ku muryango mu rugo ibyo by'akazi ngabereka. क्या आती हो कि बाहर की मनी प्लान पे पाउंड डुबने शुरू हुए कि नहीं? Adi ni umwana. Umugabo arebye ku ikoti abona ririho amaraso. Nimba ari amaraso nimba ari ibintu by'umutuku. तूने ना मेरे सारे ड्रीम्स ही क्रैश कर दिए सच्ची. Inzozi zanjye zose warazangije ubu nicaye mu rugo ndera umwana gusa nta kandi kazi ngira. मैं ऊपर आ रही हूं ओके और फिर ना मैं umugore agiye kuzamuka ruwa soni. प्लीज काम डाउन. Adi manuka wa mwana we. ना बेटा Nutamanuka munota umwe ndagukubita. ओके गुड बॉय काम डाउन क्विक. Sanga ngwino. Dia Aisha Hassan, Liverpool Police. Dia Aisha nkorera polisi ya Liverpool. Dufite igipapuro cyo gufunga umugabo wawe Nakuru. Umufungira iki se? Umugabo ari guhanagura amaraso ameze nk'ari ku ikote cyangwa se ibintu by'umutuku. Umva ufite uburenganzira bwo kuguma ucecetse. Dufite uburenganzira bwo kwinjira ku neza wabyanga tukinjira ku nabi ko dufite igipapuro. Niwe bita Nakuru yego. Urafunzwe kubwo kwica Stephanie Fowler. Uyu mugabo wibuke umugore mu kanya yaramubajije ngo uwitwa Stephanie mwavuganye. Stephanie aba ari umugore. Nta burenganzira ufite bwo kugira icyo uvuga none. Uzabivugira mu rukiko. Umugabo arafunzwe. Papa umugabo arafunzwe baramujyanye. Katurebe filime. Nuko dutangiye mureke mvugane n'umugore wanjye. Umugabo baramutambikanye. Iyo ushinjwe icyaha cyo kwica polisi ni kuri gutambikana nta burenganzira ngo ubanze ngo ugire ibyo uvuga. Hari n'igihe waba ugiye kuvuga ibintu byo gusibanganya ibimenyetso. Baramutwaye. Mugabo waruvugaga turugo rwanjye n'ijuru rito baramutwaye ubona ko yishimye nta mutima mubi barakwereka kuri gereza. Iyo umuntu afunzwe mujya kumusura. Yesu yarabivuze muri biriya bintu byo kutajya amageragere gusura abantu banyu. Mama mfite ubwoba nanjye ndabufite. Bageze mageragere Madrid sura abantu bari gereza. Mwinjire twinjire. Binjira hano muri gereza brigade. Izina iranga muntu. Sawa arinjira n'umwana bagiye gusura papa. Katurore. Mwese mwinjire ku murongo. Umugabo arashinjwa kwica. Katurore.
I'm sorry you can't take that here. ako gapupe ntago wakinjiza It's not. n'agakinisho ntago byemewe kamuhe kari ikintu cy'icyuma gishobora gusakuza kamuhe wa mwana we baragasigarana paper bano haje muri ya mikino stone paper scissors do मम्मा कल स्कूल नहीं जाना bari mu mikino कल क्या है कल fish and chips है and I hate fish and chips ejo ku ishuri tuzarya ifi n'ifiriti kandi nanga ifi n'ifiriti byapi bebe You all have 10 minutes. Make it quick. पापा मेरे शेर कैसा है स्पेल बी प्रेप इज ऑन papa yaje yakora ino mwihangane papa mwana yaje guhura papa we मेरे शेर tayiga wanje स्पेल बी प्रेप इज ऑन none se imyiteguro yo gusperinga urayiteguye abana bari muri bya bihugu bagira amarushanwa yo gusperinga kumvuga ijambo inyuguti kuzindi musigaye mubizi not bad पापा अरे अब घर आ रहे हो papa uyu munsi turatahana se umva imiteto papa uyu munsi turajyana mu rugo abana mwe papa wanyu yari gereza ntago bemerewe gutaha थोड़ा सा काम बाकी bumaya kandi gahe gatonya वेरी सून ariko vuba bidatinze nzaza kureba papa uyu munsi waje tukajyana mu rugo ariko ye oya uyu munsi ntabwo byete bikunda hari utuntu twinshi nyirimo utuntu twinshi zana hano turebe ibintu uri guha umwana atabara amakuru ushaye ukuntu uzatoroka barabanza bakagasuzuma hari ababa bari kugusebya imbere y'umwana kandi umwana ubundi abazi ko papa ari we rambo keep it like this ugira gutya press its bum ugakanda hano kakahita gasimbuka you like it yeah umwana yaje hano abakina n'akantu adi yameze ate रोज स्कूल नहीं जाने के नए बहाने बनाता है कभी कहता है फिश एंड चिप्स डे है कभी कहता है डेस्क के uriya mwana buri gihe ahimba impamvu zo kutajya ku ishuri kujya kwepanga ejo ngo bazarya ifi n'ifiriti kandi ntabikunda ejo ngo utundi tubazo mbega ameze nka papa we अपील ubujurire हाँ मैं अनु से मिल रही हूँ buri munsi murana avoka wawe anu ari kugerageza कर रही है meteri turavugana buri munsi अकेला नहीं था सावी ntabwo nari ndi njyenyine rya joro savi क्लियरली याद है ngenda byibuka neza ibyabaye iryo joro डिनर के लिए imvura yari iri kugwa nakererewe kujya kurya ibya nijoro I saw him he was right hari umuntu wangonze neza neza wari uhavuye चेहरा नहीं देखा ntabwo nabonye isura ye शायद मेरे कोट पे खून के निशान uwo muntu umenyere niwe wansize amaraso ku ikote yanjye nafashe imodoka ngenda sinamenye ko Stefani yishwe कर रही है पता लगाने की avoka ari kugerageza kureba ko ibyo bintu yamenye ibyo ari byo अटैक कर रही है उसका ओवरकोट का बटन मेरे लैपटॉप बैग से icyo nibuka nuko yangonze igipesu cy'ikote rikagwa saw that much byibura icyo gipesu cy'ikote bakibonye bamenye ko hari undi muntu wangonze kuko wari uhari ku buryo batavuga ngo ni njye jyenyine wageze aho hantu wishe umuntu umugabo the button breaking sound njye nabonye igipesu kigwa hasi लोग वो पार्किंग लॉट में वो बटन को ढूंढने की कोशिश bakoze uko bashoboye icyo gipesu bakibona we can icyo gipesu cyahita kibafasha kumenya ko atari njye muntu wari uhari njyenyine bakaba banamenya cyavuye kuri ekote ibi byose bamenya ko atari njye muntu njyenyine wari uhari iryo joro मैं वहाँ अकेला नहीं था hari icyo byagaragaza turi kugerageza kuko uyu mugabo ari kumushinja ngo niwe wenyine wari uri aho hantu iryo joro niwe wishe umuntu अच्छा सुन वाह। मेडिकल टीम तेरी शुगर टैप कर रही है ना हाँ वो रोज isukari yawe se bari kuyitaho basi uyu mugabo we arwaye diabete twabonye itera inshinge za diabete isukari yawe muri z'abagerageza kuyishyira ku murongo फाइनेंसिस कैसे baransura bagatwara ku maraso bakareba uko ihagaze होंगे और जितना मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ ikindi amafaranga araza kudushirana लोग ही नहीं kandi abizi ntabwo wakwaka papa amafaranga ट्राई कर रही हूँ रिसर्च ndi kugerageza gushaka akazi थोड़ी लिंक्स कम है ati ndabizi ntabwo wakwaka papa amafaranga hari abantu batakwaka imiryango yabo amafaranga avuga ati ndemera nkubitwa ariko nta muntu wo muri famiye niteje umugore ari kubimwirukiramo husband umugabo wawe buno ni imfungwa yakatiwe All of you, make it quick. mwembi mugire vuba ngaho nyumvira I'm really sorry Savi mbabarire ntabwo bemerewe no gukoranaho कोई पापा कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है papa yajyaga avuga ngo iteka igihe ntabwo kiguma hamwe n'ibi bizatambuka ryari katururi ari muri gereza iminsi iri kwiruka ariko umugabo akomeza avuga akarengana atari wowe hantu wari ahari buriya nimba uzi ngo abantu bari muri gereza bose ni abanyabyaha waba mu mutwe wawe nta bwenge ufite nk'uko nyine uvuze ngo abantu bose bari mu gihugu bari kwidegembya badafunze ntabwo ari abanyabyaha nabwo waba udafite ubwenge bwinshi si uko abari gereza ari abanyabyaha bose si nuko abari hanze bose ari
kiriya kirego dukwiye kukirangiza. Avoka ageze hano umugore abyukira kwa avoka kugira ngo akurikirane ikirego cy'umugabo we. Avoka Ange CCTV recordings देखी umva twarebye kamera zari ahantu उस दिन वहाँ पे कोई और नहीं था nta wundi muntu yarashoro uhageze usibye umugabo wawe सीन पर प्रेजेंट हर एक छोटी चीज twaranapimye ibintu byose crime scene yose nta gipesu cyari gihari यूज करवाए twahazanye n'imbwa ntuzihumurirwa रॉबरी थी biriya uriya mugore yishwe n'umuntu wamwibaga cyane ko isakoshi y'uriya mugore yaburiwe irengero none se umugabo wanjye ni umujura sasa umugore ari gutanga impamvu avuga ati nyamara iriya sakoshi yibwe n'umujura y'uriya mugore ahita anamwica kuko ikigaragara umugabo wanjye ntabwo ari umujura basi mushaka icyo gipesu kibereka ko hari undi muntu wari uhari स्वाइप करता तो आगे भी कर सकते थे कैश हाउ डू यू प्रूव कैश और वैसे भी प्रोसेस रॉबरी कैश ati byibura ikarita y'uriya mugore mu isakoshi yari irimo iyo baza umujura aza kuba yarahara ahantu yayikoresheje yishyura byari kugaragara ko koko ari ubujura bwabaye ati none se nimba yaribye kashi zari ziri mu isakoshi wabigaragaza gute ko uriya mugore afite kashi mu isakoshi अकुल ने खुद ही डिस्पोज ऑफ कर दिया होगा अनु तो खुद 5 साल से umugabo wanjye umaze imyaka 5 muzi वो ऐसा नहीं कर सकता urabizi nta muntu yakwica ibyo ndabizi नहीं कर सकता ariko mu mategeko ntabwo ibyo bivuga ngo uriya muntu yari inyangamugayo gusa सेंट फॉर गॉड ararengana ni ukuri ndabyumva Savi प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ariko nanjye gerageza unyumve कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का था जहां पे सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे iriya nyubako hari ahantu biriya byose byabiriye hari inyubako yari iri kubakwa nta kamera zari zihari byibura ngo zigaragaza umuntu wishuriye mugore तुम नकुल की वाइफ हो ibakirwa kuri umugore wa Nakuru एविडेंस दैट्स urebe ibimenyetso byose biri gushinja umugabo wawe उसे क्राइम सीन से खुद जाते देखा है noneho mushuti wa Nakuru umugabo wawe yahamubonye cyangwa se bakorana mu kazi niwe waje amubona hakihava ahita abona umurambo uriya mugabo akihava umugore bakorana yabonye umurambo ahita ahamagara polisi ikindi kote ry'umugabo wawe twaribonyeho amaraso ndetse umugabo wawe ku ntwaro yishe umuntu twahabonye ibikumwe by'inyagasani kino gikoresho bakoresha bazimya umuriro cya kizimya moto bakubise umugore mu gahanga gapfa basanzeho ibikumwe by'umugabo Nakuru umugabo w'uyu mugore uri kubyumva izo zose ni impamvu zigaragaza ko umugabo wawe cyakimuhamwe ikindi umugabo wawe yari afitanye ibibazo n'uwo mugore wapfuye mu kazi bose bari aba engineer bakorera ku mugabo wawe yahoraga atongana n'uwo mugore kubera uwo mugore ari boss we kuko uwo mugore ari boss we buri gihe mu kazi yaramutukaga akamujugunya ipapuro mu maso akamubwira ati wica akazi bivuze ngo umugabo we dukeka ko ariyo mpamvu yaba yaramwishe kubera ko uwo mugabo wawe mu kazi buri gihe umugore yahoraga amutuka amubwira ko akazi akica ushaka kuvuga umugabo wanjye urashaka kumbwira ko yishe umugore bakorana na Stephanie yarangiza akaza tugahita dusangira ibyo kurya iryo joro ameze neza atuje nta kibazo afite ubwo kuvuga ati umugabo wanjye ko yaba ari inyamaswa yaba ari umusazi se ubwo babasazi nyine bamwe babi cyane yaba yarishe umuntu akahita aza tugasangira ibyo kurya atuje tugasohokana ese uri ku ruhande rwanda ubundi avoka nta kimenyetso ndi ku ruhande rusa nk'ururi gutsindwa ari rwo rwawe avoka ugeze akubwira ngo ndi ku ruhande rumeze nk'ururi gutsindwa ujye umenya ko avoka ubwo byamunaniye nawe yihebye ibimenyetso byose biragaragaza ko umugabo icyaha kimuhama intwaro yishe umugore aricyo cya fire extinguisher kiriho ibikumwe bye yaje hano umugore avoka aramwibwira ati turi gutsindwa biri kwanga नकुल के कोलीग ने उसे क्राइम सीन से खुद जाते देखा है सराउंडिंग्स umva mushuti wa Nakuru yamubonye uwo munsi akihava nta kamera zari zihari ibikumwe by'umugabo wawe umugabo akavuga ati nge ntabwo nari mpari njyenyine hari undi muntu wari uhari naramugonze igipesu kiragwa आज तो हद ही कर दी कहती है 10 साल से ikindi uriya mugore ahora agaserereza umugabo wawe mukaza amutesha umutwe go back to India that's borderline racist you know sasa kuko n'umugore yatangiye kwibuka iryo joro asangira n'umugabo we iryo joro bavuga ngo yaravuye kwica umuntu umugabo yari ari kumubwira ati uriya mugore dukorana Stephanie anesha umutwe ni umurasiste babantu nyine bavangura uruhu abambwira ngo nimba akazi kanzanye karananiye nzasubire mu Buhinde anesha umutwe पहले मिली होती ना मुझे uriya mugore Stephanie yahura nanjye wa kera imyaka 10 ishize nakabaye naramweretse undi we bivuze ngo n'umugabo kera imyaka 10 atarashakana n'uyu mugore yari umusaza afunze umutwe ari umurakara turiya mugore uhurunuka mu kazi iyo ahura nanjye imyaka 10 ishize nari kuba naramweretse undi we ayo namagambo yabwiye umugore we नकुल की वाइफ हो एंड लुक एट ibagirwa kuri umugore wa Nakuru urebe ibimenyetso byose hano biri kumushinja umugore yararebye nta kazi agira niba abagore birirwa mu rugo barira abana अगर वो पार्किंग लॉट में बटन को ढूंढने umugabo ariko akamubwira ati nyamara bagerageje gushaka igipesu muri parikingi bakibona nta gipesu gihari ना मुझे नमस्ते पापा mwaramutse papa पापा क्या हुआ
मैं ना वीडियो कॉल ऑन कर रही हूँ आप papa ngiye gushyiraho video muze पापा क्या हुआ papa ni kibazo ki visa yanjye bayanze kunza kubareba ubu banze kunza kureba abana banjye muze bamwimye visa kujya muri biriya bihugu nabyo rero ngo baravuna ngo barabagora ku maviza biba ari ibibazo niyo mpamvu nanjye mvuga ni ntago najyayo njyewe mva mu Rwanda nimva mu Rwanda ntimuzanerekere kare abaginga biyo baje muri Afurika baza uko bashaka ariko twe twashaka kujya iwabo mukishyura mugatigita kare njyewe raho kugira ngo njye muri Amerika najya Buganda rw'igikundiro cyankigira i Burundi noneho tunavuga ururimi rumwe nkajya mbakubita filime z'imiriro स्टोरी सुनेगा पापा urashaka kumva inkuru oya ndashaka papa nakana byamaze kugaragara ko abana bakomeje kwiyumvamo ba papa wabo cyane umwana nawe ubwira turashaka icyo ati ndashaka papa papa ari gereza urukiko ubujurire bwabuhakanye umugabo wawe Nakuru twasanze icyaha cyo kwica Stephanie Fowler kimuhama niyo mpamvu dutegetse Nakuru Safdev gukatirwa burundu urukiko rumukatiye burundu ubujurire barabwanze umugabo ari muri gereza ari gukora siporo yarabaje kumureba ari muri gereza turi mu Bwongereza hari umugabo waje yerekejwe iruhande rwe icara hano umeze ute hari umuntu wanesha abashinzwe umutekano ba gereza bashobora kuza kunsaka aho ndara iri joro ko ncuruza ibintu by'ibiyobyabwenge ibi biyobyabwenge igenda ubimbikira iminsi 2 kugira ngo abasiriviyani baza kunsaka bazasange ntabyo mfite ni umugabo waje amubitsa ibiyobyabwenge muri gereza umugabo witurije ukiri kuri dosiye yo kureba ko yajurira nabyo byanze haruje kumubitsa ibiyobyabwenge ngo ngiye ngo hari umuntu wandeze ku basiriviya batazaza kunsaka bakabinsangana bubimbikiye iminsi 2 ibyo ni ibiki ऑर्डर माई याद है iyi ni puderi wa kigoryi urashaka kubanza kuyumva subwo ni kokayeni bikira bino biyobyabwenge iminsi 2 मेरी फैमिली मुझे यहाँ से रिहा करने famiye yanjye iri kugerageza uko ishoboye ngo nsohoke gereza पकड़ा नहीं जा सकता ntago nshaka gufatanwa ibiyobyabwenge muri gereza ngo bavuge ngo noneho ngo cya kigabo burya impamvu cyanisha umugore kinakoresha ibiyobyabwenge no muri gereza kigeramo yagiye mu biyobyabwenge aho ngaho none urukiko leta ruvuga ati uyu muntu nta n'ubujurire n'ibindi byose burya nibyo yisha umuntu yanyweye n'ibimogi ntago nshaka ibiyobyabwenge none se ninjye ushaka umfatwa wa kigoryi bibike umugabo aranga abari kumubitsa ibiyobyabwenge niba abantu baba barakabye Madrid bayoboye umugore ari hano mu rugo telefone yarasoni hano hano hari amakuru yakiriye atari meza amakuru yakiriye amutera ubwoba telefone iramucika yikubita hasi 15 katorore ndashaka Nakuru Safdev yesaza kwa muganga Nakuru ari hehe kwa muganga badana gwa kwicara nona yinjiyemo umugabo wanjye ni Nakuru arimo hano rwari hano bambwiye ko ari mu cyumba ikiye cyumba hakurya iriya ntago wakwinjira umugabo wanjye Nakuru arimo hariya ntago twakwemera ngo winjire niba kibe cya mbere uriya ni umugabo wanjye yakomeretse ngo cyane ariko bambwiye mu minota 2 tuzi officer mu minota nk'ibiri sawa yinjiye hano umugabo yanze kubika ibiyobyabwenge muri gereza bakubita inzererezi bamuvunaguye dore nguyu bamumennye itara nyagasani umugabo bamukubise katorore muri gereza dore byamubayeho muri gereza mukubitiye mu gafuka bira nibyo bita gukubitira mu gafuka nimba utari ubizi bakubise bebe sore muri gereza yakubiswe umwice gahunda yari ukumwica kuko n'umugabo yirwariye na diabete urebe filime
yarakubiswe bari kukwereka gereza ibyabereyemo bamuharanye kibyeyi katurore ntago mwishimye rat umugabo bakubise bashaka kumurimbura kumwica ariko harakandika yari kwandikira umugore yahise akamuha baje kumukubita harakandika ari kwandika नकुल की अटैकर्स का पता चल गया है abakubise Takuru babamenye n'abayobozi bacuruza ibiyobyabwenge muri gereza Nakuru yari yanze kubika ibiyobyabwenge byabo ngo bagiye kuba babahishe mu gihe kingana n'ukwezi ndagira ngo mvuye amagambo abakubise Nakuru ngo Nakuru kubera yabatanze bagiye kuba babahishe mu gihe kingana n'ukwezi ntago ari kubahisha babafungirana muri gereza bari hagira amahandi hantu bahitaho umwihariko bagenda bakagufungira ha wenyine bakagukura mu bandi bantu urumva uburoko bugiye kuba bubi cyane ataho ngaho niho bagiye kubajyana muri kashu ariko nyuma y'ukwezi bazagaruka bavuze ko none bazahita bica umugabo wawe watumye bafunga ndabizi bino birakugoye ariko umugabo wawe nyuma y'ukwezi ashobora kwicirwa muri gereza noneho biriya bigabo byamukubise kubera yabireze ko byamukubise bakajya kubifungira muri kashu uzi kugufungira muri kashu kwezi buriya muri Madrid mu kibuga ubona n'abandi bantu muganira ubyuka uvugana nabo nta kibazo ariko bakujyanya hawe h'umwihariko bimwe bavuga ngo y'umwihariko bagufungira mu kumba ka wenyine nta muntu mubonana nta muntu muganira utamenya nimba ari ninjoro nimba ari ku manywa ibyo bigabo byavuze ngo nituvamo noneho tuzahita tumwica n'ubundi ni ibigabo usanga byarakatiwe burundu bishobora no kukwicira muri gereza icyo babahanisha no kongera kubafungira aho h'umwihariko nta kindi gihano baba keretse babwiye ngo nimunazuka ubutaha tuzabafunga तुम्हें मिल नहीं पाऊंगा लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता umugabo yari yandikiye umugore ati madamu ndabizi biragoranye umara igihe kinini utaza kunsura kuko iyo uje kunsura rukuntu bindemamo icyizere kidahari genda ube wiyitaho wowe ubwawe Imana nibishaka nzagaruka एक और बात ikindi kintu जल्दी बड़े मत हो जाना ntuzakure cyane ngo usaze see you grow ndashaka kuzakubona uri gukura please ntuzanyibagirwe papa yari papa umugore ari kuryama akarota ukuntu bakubitaguye umugabo we nk'abakubita ingoma y'abaporoso byose ari kubitekereza umugabo yakubiswe Nakuru umugore ari kuryama akabura ibitotsi avuga ati umugabo wanjye baramwicira gereza noneho inaba baramwe ngo gereza zawo no gutukana ngo biba ari gake ntibishoboka ariko hari abakwiciramo muri Bwongereza twigire ku mahanga cyangwa twigireho sinumva ngo bateye imbere nurukayitwa Atari n'umuturanyi we ni igiturage kigeranye n'umupaka wa Amoristal kuva nyiri umwana nabonaga amadarapo ya Canada n'amadarapo y'Ubwongereza hirya no hino nkabona ni ibintu byiza indege zigiye Bwongereza muri Canada buri gihe numvaga ko ninjye gutura muri ibyo bihugu Canada cyangwa mu Bwongereza ubuzima bwanjye buzamera neza n'umugore uri kumuganiriza w'umuturanyi we amubwira ati nuruka mu gaturage kabi cyane nahoraga mbona amadarapo y'Ubwongereza na Canada nkavuga ni ninjye mu Bwongereza cyangwa Canada ubuzima bwanjye buzaba bwiza naje gushakana n'umugabo w'umudiaspora umva umugore ati nibwo naje gushakana n'umugabo w'umudiaspora anjyana hano muri Liverpool gutura mu Bwongereza diaspora ingitumaze ha ni reality check मिल गया nkigera mu Bwongereza nibwo nabonye ukuri kwa nyako nasanze umugabo warunzanye mu Bwongereza wo mu diaspora asanzwe afite undi mugore ndetse afite n'abana benshi abakobwa mwe mwirukira aba diaspora murumve ariko aba diaspora nibo bagura bonema nanone cyane aba diaspora n'abana beza abakobwa musanga aba diaspora ahubwo mwirinda abahungu b'i Kigali mukomeze mugura bonema begane diye shayi thi
nisanze mu gihugu nanjye ubwanjye ntazi njyenyine naracecetse nazanywe n'umugabo uri Mariya ufite abandi bana mu ntangiriro nkiyagera umugabo yarambwiraga nabi ankoresha nk'umukozi we niko yampresentaga abantu avuga ngo uyu ni umukozi wanjye wo mu rugo ntangiye kujya mubaza ibibazo byinshi yatangiye kujya noneho nkubita byeruye ubundi akicara mu nguni akanywa inzoga koko yamara kunywa nkavuga nti namara kunywa akarore ka gatanu ka gatandatu aratangira nkubite nabayeho mfite ubwo bwoba bwa buri munsi ko umugabo ari buze gukomeza nkubita ariko Safi hari igihe ibintu bigera ahantu ukavuga ngo birahagije byagezeho kwihangana nanjye birananira kurira amarira aragenda arakama ndagenda mba igiti hanyuma iki umunsi wakurikiye yaje aje kunkubita ndangije mfata icyuma kinini twari dufite mu gikoni ndamurangiza ndavuga nti ibyo yankoreye birahagije ndavuga nti itotezwa yankoreraga rirarangiye yagasani uwo munsi nibwo namenye ko nshobora kuba ndi umukobwa ariko icyo umugabo yakora n'umugore yagikora wumvishije ariko bagabo mugende gake mwikubitisha abagore umugore naravuga ati umunsi umwe naravuze nti umugabo wanjye kubahora nkubita birahagije aje kunkubita mujomba icyuma ndamwica ati nibwo navuze nti nshobora kuba ndi umukobwa ariko icyo umugabo yakora n'umugore yagikora nafunzwe imyaka 10 nsohotse gereza nahinduye izina ryanjye nshaka akazi gashya nkorera amafaranga yanjye ngura inzu mpamagara mama wanjye azi mu Bwongereza turabana none dore ndi umugore ushima Imana wigenga uri independent bohotse dafite ikimuzitiye Safi rero wa mugore we nimba ari ikintu kibi nukubaho uri maskini nta kivugira ufite nta kintu wakora mbega situation irimo yagucanze muri macyo n'umugore nawe byamucanze ntazi ngo arakora iki amategeko yafunze umugabo we nta kintu kimwe azi yakora umugabo ashobora gupfira gereza ati nimba ari ikintu kibaho nukubaho nta kivugira ufite nta bufasha nabo mufite nta muntu wakwitaho iyo winjiye muri iyo situation yo kubaho nta bufasha nta kivugira ufite gusohokamo birakunanira ushobora no kubipfiramo n'amadepression yakakwica ntuzigere ubaho nta bisubizo ufite ni igisebo ku mugore nkuko abagabo nabo ari igisebo kuri bo umugore abwiye ati icyo umugabo yakora n'umugore yagikora kubaho wishwe n'agahinda wigunze ngo umugabo baramufunze uri maskini uteye agahinda ubwo buzima ntuzabubemo ni bubi cyane wakwicwa gutyo n'agahinda shaka ibisubizo kutubaho nta bisubizo ufite n'amagambo yabwiwe n'umugore wishe umugabo akajya muri gereza gafungwa imyaka 10 none si yavuye ubu ntari gushima Imana n'abantu ngo bake nawe uri gereza muri kano kanya nkurikiye uzavamo n'imyaka yose waba warakoze ishene uzi ibintu bigende neza zameze neza ngo niwe mubyinnyi ugezweho titi abakobwa bakomeje kumukunda ntiyakoze ishene niyigarukiye siyasize ndi singo n'ubu sinkiri singa abakobwa siwe bari kwikundira gusa ntukihebe ngo uri ishene umugore yaje gusura umugabo w'igereza titi turamusuhuje ngabyina neza nakurino tori tita sigaye agura na bonema we tita sigaye ari umukiriya wanjye w'imena amafaranga ni meza rwose do yinjiye gereza aje gusura umugabo we bamubwiye ati nimba ari ikintu umugore yatangiye kwinjira gereza agenda areba akantu ku kandi abona hano gereza ukuntu bayifungura afite ubwoba ari gutitira sinzi impamvu n'umugore ari gutitira yikubise hano mumbabarire yirwaje umutwe mumbabarire reka ngufashe oya subira ku murongo ahita yiba urufunguzo rw'umusekiriti yibye urufunguzo rw'umusekiriti menya ashaka gucicisha umugabo wewe rero filime musirife yabuze urufunguzo rwahita kanda haramu mwese ku gikuta babasake
niweho madam niweho nyereka intoki zawe niweho nyibye ikarita nyereka ikarita katurare do ari gutitira kumbe nibyo yatekerezaga agerageje kwiba ikarita y'abandi bakamufata ngo acikishe umugabo madam nago winjira ngo ujye kure umugabo wawe oya reka nisubirire yagasani yasohotse atarwiyambitse yari ari gutekereza agerageje gucikisha umugabo we bino ntago ari ibintu bikorwa n'umuntu umwe ngo ugiye gucikisha umuntu gereza turakurasa Damu Sanchez yaje hano akiza ubwoba Mada, are you okay? Meze neza? I'm okay. Meze neza. Liz also okay. Na Nakura meze neza. He's also okay. Na Adi umwana wacu ameze neza. We okay. Na papa ameze neza. We also okay. Twese tumeze neza. Ntabwo uri kubibona. Muzungu uri hano yarumiwe. Nakura ararengana. अच्छे खासे आदमी को criminal. Umugabo w'inyangamugayo bari kumugira umugizi wa nabi. Umugore afite agahinda disi. एक नहीं. शायद तो buriya muri iyi gereza wabona harimo n'izindi nzira karengane nyinshi tari imwe cyangwa ebyiri niko umugore yatangiye gutekereza ati nimba umugabo wanjye arengana mbizi ubu muri gereza harimo umuntu urengana muri gereza ntabwo waburamo umuntu utarakoze icyaha ntibibaho nuko natwe hano twirirwa dukora ibyaha ariko ugasanga nako mwirwa mukora ibyaha ugasanga muri afungo umugore yese aza ku mbuga nkoranyambaga kuri za Google ajya kubaza Google ati ni gute umuntu yamena gereza akajya kubohozamo umugabo we arabisiba urebe gutyo ibintu bitangira yagiriwe inama yahise afunga aza mu isomero muri library muri ubumenyi bwinshi buhishe mu bitabo ibi bisubizo by'ibibazo mwibaza bihishe mu bitabo none abazungu ngo bagira na proverbe ivuga ngo iyo ushaka guhisha umwirabura umuhisha mu bitabo ntibajya basoma bisomera inzoga yaje muri gereza atangira kuri abantu bagiye batoroka gereza b'abahanga bigeze babaho abigeho areba amabanga bakoresheje ni gute umuntu yacika gereza biba bimeze biti aza hano aza kureba ibitabo bivuga ku bantu bacitse gereza buri abantu benshi buri nawe nugira igikorwa ukora cyose ujye cyandika y'igitabo imyaka ibizashira akagira umuntu uza kwifashisha icyo gitabo nimba hari umwirigeze gutoroka gereza andika igitabo gisora uvuga ati nayitorotse gutya mageragere yazabura umuraro uri mageragere uvuga ati nakwifashisha icyo gitabo noneho banamurasa akanamenya ko ari we hazize yaje anatangira kugenda areba abantu bagiye bacika gereza asoma ibitabo uno mugore ibitekerezo atangiye kugira ngira ngo nawe wabibonye bamubwiye ati kwicara ugeranwa n'agahinda ngo umugabo wararengana ari gereza uzarinda usazana ku gahinda bamukatiye burundu ntuzabeho udafite ibisubizo umugabo yamushakira ibisubizo umugore yatangiye kwiga ukuntu yacika gereza शेर होता है hano hari igitabo yasomye kirimo umugabo ari kuvuga ngo wanditse igitabo cy'ukuntu yacitse gereza noneho umugabo avuga ngo igisamago gihora ari igisamago igisamago wa mwagishyize muri sakasi hamwe muri kucyereka abantu cyangwa cyaba gifungiranye gihora ari igisamago ubundi umugabo nyamugabo bagomba gusohoka gereza ntago agomba kuba haboshye iyi ni inkuru yo kwishyira ukizana kwanjye cyangwa se yo kwibohora kwanjye kwibohora kwanjye Anil Kapoor icyamamare hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda nibwo bwa mbere nafunzwe muri gereza ubundi nari umuntu wicururiza ibintu by'ibitaburo by'ibibumbano bangatiye imyaka 3 kubera ngo nari nibyemo kimwe muri Maryland prison maze kugeragereza naravuze ntubu nibwo buzima bwanjye ngomba kwiyakira ngafungwa ariko ijwi mu mutwe wanjye n'umutima rigahora rimbwira ati haguruka urebe iruhande rwawe ntabwo ukwiye kubaho ufunze uri umuntu w'umugabo ibyo bitekerezo byakomezaga bimbwira ngo nta muntu w'umugabo ugomba kuba afunze agomba kubaho yaribohoye byakomeje binsunikiriza gutekereza ukuntu nacika gereza ibitekerezo byanjye byari bisanzwe nabyo ari birero naravuze nti gereza nta muntu umwe wigeze utekereza kuyicika noneho nkanavuga n'ubundi agahano nakoze kuko nkwiye kugahanirwa cyangwa ubundi baranandenganyije yewe ubuzima bubowa ntabwo ari cyo kintu nagombaga kuba mu mugabo yatangiye kugeza agateruza abantu abazungu bazana ibiryo muri gereza akabafasha gutwara kimwe rero ubundi umuntu ucika gereza bagomba kuba ameze nk'umwaritiste ubundi ni umuntu wicara agahimba agategura igihangano kizajya hasi umwaritiste ushushanya rero kimwe nk'ukuntu atekereza taburo ukuntu abantu bazayibona yarayeremye natangiye kurema umupangu wanjye wa mbere yafashe inyo azijyana mu biryo bazanye muri gereza abazungu bakata hirya bagiye kuruka bagarutse
wa musore tujya tuganira ujye umfasha gupakurura yagiye twiye mugende sha mugende uriya musore n'umwana mwiza kiliya zaruri hai chabi kubashaka gutoroka ikintu cya mbere ugomba kubanza ukareba n'urufunguzo urufunguzo rero nuruwe ntago ari nubafata mu ntoki hano hari igitabo cy'umuntu wacitse gereza se azad hai use pinjare mein rakhna umuntu wibohoye ku mutima ntago uwo muntu wamufungira ahantu hariho hose bafunga abantu baboshye ku mitima niko no muginga avuga hamesha apna igisamagwe iteka cyishakira inzira igikuraho kiri nta gisamagwe bafunga ntimurebe iyi gereza muri mageragere ngo mushake kuvuga ngo kandi nanjye ko ni n'akazi kanyu se uno mugabo avuga ati nta muntu wibohoye ku mutima wemerewe gufungwa igisamagwe iteka cyishakira inzira rebe mwaramutse akana ke ये पापा के लिए बनाई है kano wagashushanyirije papa yego पर पापा कैसे देखेंगे ese papa zaka ese mwe mugira abana bajya bashushanyiriza utuntu nk'utu cyangwa byarabayobeye mwirirwa mu maninja के लिए बनाई है kano wagakoreye papa पर पापा कैसे देखेंगे kano kantu se papa zakabona gute आंटी अलाउड नहीं कर baba gore bo muri gereza bazatuma kabona babandi b'abasiriviya nyine bazamwemerera kabona घर में दिखाएंगे oya ntago tuzakamwerekera muri gereza tuzakamwereka yagarutse mu rugo umva umugore icyizere atangiye kugira bisobanuye iki पापा घर वापस आ bisobanuye ko papa agiye kugaruka mu rugo gwiki ryari mama wumve बहुत जल्दी vuba bidatinze papa warabasohotse muri gereza niyo magambo umugore yabwiye umwana we Office and call. How may I help you? Hello. nabafashe iki Hi. This is Tina Sharma. uyu ni Tina Sharma Actually calling from the Guardian newspaper. mpamagaye ndi umunyamakuru ukorera igitangazamakuru bita Guardian Details of Mr. ndashagura n'umugabo bita J Paul wanted to talk to him regarding an article. ndashaka kuganira nawe ku byerekeranye n'inkuru yanditse mu gitabo cye mukorera inkuru ku gito gitabo yanditse cy'ukuntu yatorotse gereza urebe umugore se atangira gushaka amakuru ya cya gitabo yasomye y'umugabo wacitse iriya gereza ajya gura n'uwo mugabo wacitse iyo gereza abeshye ko ari umunyamakuru w'igitangazamakuru bita Guardian gikomeye ku isi Anyone there? haruriyora urebe umugabo ahantu aba yaragiye yunzuzaho ibyapa hano ni danje hari imbwa ziryana uhinjiye uhafashwe uharengereye wanapfa niho umugabo yagiye gutura hano niho ngomba gutura Sharma from the Guardian. banyita Tina Sharma nturutse mu gitangazamakuru bita Guardian nashakaga baramukupa Mr. Paul. Mr. Paul Mr. Paul. Mr. Paul baramukubye umugore aje guhiga umugabo witwa Paul watorotse iriya gereza ya Madrid iri mu Bwongereza amubaza ati banga wakoresheje niriye ko nasomye igitabo cyawe nanjye ndikoresha nikurire y'umugabo wanjye umugore asize asezeranije umwana ati mwana wanjye vuba bidatinze papa waraza kuba agarutse kandi uramwifashiriza dore umugabo abantu yagiye gutura warning hano hantu wemereye kuyinjira ibiki umugabo abantu yagiye gutura trespasser will be shot ba bantu mwinjira ahantu mudafite uburenganzira hano turabarasa umugabo nibyo byapa byuzuye mu rugo iwe aho uzi ko nanjye buri Imana yarebye ibizaguruka ibyima amababa buri impaye inzu nanjye mu gipangu n'ibira bintu nakuzuzamo kubera kugira ngo mbagumishe hanze nyine ariyo mpamvu ngikodesha sha kubera ibyo migambi mibisha mba mfite dore cya kigabo cyatorotse gereza iki uyu mugabo ni icyamamare kumwitanira Mr. Paul Mr. Paul. Mr. Paul ngwiki yarumiwe Mr. Paul we yarumiwe yibera ahantu hitsimbye मैं जानती हूँ कि आप अंदर है ndabizi urimo indani Joe मैंने आपकी किताब पढ़ी है और इतनी nasomye igitabo cyawe ni igitabo cy'urugendo rudasanzwe pe bamuha urupapuro n'umugore hano ni igipapuro agomba gusinya kivuga ngo icyamuberaho hano muri iyi nzu cyose nta muntu yazigera kibaza mbega nahapfiriye nkeneye iminota 5 gusa uyarebye abona umugore ararusinya urwandiko n'urupapuro ramwereje uvuga ngo niwemererwa kwinjira icyakubaho cyose wafatwa ku ngufu wakwicwa n'ibyakuba byose nta muntu nyine wazabibaza umugore yararusinya aravuga ati ngenda shagura nawe umugabo arumirwa uyu mugore wamara amajagura nanjye umugore neje yaramugwiriye be yaramukubita uyu mugabo nawe nk'umuntu watorotse gereza nta muntu aba yizera aba ari umunyamafuti bamushumuriza zambwa robe mushumuriza imbwa barebe ko yava muri iki gipangu iriya mbwa nizerekere bamwirukane umugabo yicara hano
imbwa kerekeye kumoka imbwa kerekeye kumoka iramwishe yaza kureba ageze hano abona imbwa babaye inshuti erega turabonana ayana kanigendere mabuja ahubwo uje kuri boss uri nk'uwacumuje ku munsi buri imbwa ngo hari byinshi ziba zakavuze nuko हेलो सिमरत muraho Simuriti मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी ndagaruka ninze आदि के पास नाइट स्टे कर लोगी प्लीज wagumana n'umwana wanjye ijoro ryose ukamungumanira ni wa mugore w'umuturanyi wamugiriye inama amubwira ati ntuzabeho udafite ibisubizo by'ibibazo byawe ngo ubeho waraheranwe n'agahinda ngo uri umugore ubabaje ngo umugabo baramufunze oya shaka ibisubizo bwarije umugore yagogereye umugabo yibera mu rugo wenyine nta stress z'abantu abakeneye abisi yarababonye ko nta keza kabo nanjye ndi kugenda mbabona muri iyi minsi k'abantu ari babi yeah. Hello? 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 मिस्टर पॉल Mr. Paul हिंदुस्तानी uri umuhinde मैं किंग चार्ल्स नहीं हूँ ntago ndi umwami sharire नहीं डेविड बेकम या ऋषि nta nubwo ndi David Beckham cyangwa Rishi Sunak चेस कॉन्वेक्ट njyewe ndi umuntu wigeze gufungwaho gusa uraho abose amubwiye ni ibyamamare byo mu Bwongereza ubwo na Prime Minister uvuyeho Rishi Sunak चाहिए nicyo nshaka kuba warahoze ufunzwe nicyo nshaka uyu yaragize ngo ni umugore uvuye mu Buhinde wamumenye ko afite amafaranga menshi nka David Beckham mu Bwongereza cyangwa umwami nkurikira ahubwo ati ngende umuntu wigeze gufungura w'inzerereza ati niwe nibyo ngushakira ngwino राइटर्स ब्लॉक कुछ ऐसा ही समझो writer's block ye बस 5 मिनट है मेरे पास ngwaye iminota 5 yego 1999 में पहली बार आया nafunzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda bwa mbere और एंटिक्स बेचा करता था najyaga ngurisha ibitaburo bya fake bitari ibya nyabyo buri hari amataburo abahenda nka zire ujya wumva zihinze nyine tuzaba mu narisa ziba zigura mu miliyoni menshi cyane ati nahimbaga ibitaburo bya fake nkabigurisha amafaranga menshi nakatuye imyaka 3 muri gereza ya Madrid mu mezi 6 nari maze gutoroka iyo gereza hari mu mwe hari ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 2022 ibyo byose narabisomye byo narabisomye wanditse mu gitabo में लिखा है byose biri mu gitabo cyawe ndabizi मैं आई हूं जो आपकी किताब में ahubwo ngenje ngo unyihera amakuru atanditse mu gitabo urumva umuntu wanditse igitabo hari ibintu atashyiramo rega byinshi by'ibanga kugira ngo na leta itabona ko wayisuzuguye cyangwa amabanga yayo yose yagereza bayashyize hanze mu bahaduye ati ibyo utanditse mu gitabo nibyo nje kugira ngo umbwire naho ibyo wanditse ngo watorotse gereza ibyo ndabyumva ariko si kiba kiri inyuma yo gutoroka ni iki ko bisaba utumarenyeri twinshi meze neza It's fine. Mrs. Sawa. Okay, no problem. अगर आप नहीं बताना चाहते niba udashaka kumbwira nagenda खामखा बस मैंने आपका nkwangirije igihe nta mpamvu mbabarira कोई जेल नहीं जहाँ से निकला नहीं जा सकता nta gereza nimwe kuri iyi si utatoroka iyo magambo umugabo yavuze हर ताले की चाबी है buri ngufuri igira urufunguzo बनाने वाला चाहिए ahubwo uba ugomba gushaka umuntu wagukorera urwo rufunguzo आपका मतलब है कि हर ushatse kuvuga ngo umuntu aba agomba kumenya ingufuri mbere na mbere ibyo navugaga bifite ikindi bisobanuye sura umwanditsi yego rero tega amatwi nimba umwanditsi buri kantu kose buri move yose ukoze abaserive ukabanza ukareba uburyo bakoramo utuntu bakora buri munsi uniform bambara iyo hagize ikintu gihinduka muri gereza ukuntu bahita bitwara umugambi wo gucika gereza wihishe muri utwo tuntu dutonya twose tubera muri gereza uko abasiriviye basimburana uko bavugisha imfungwa ibyo bambara iyo hagize ikibazo kibukuntu bari acting uburyo ibintu byose bahita bakoramo ibyo byose ni usanga hihisha umugambi wo gutoroka wawe basic requirements hari utuntu twibanze se umuntu yabanza akareba cyangwa se yagendera kugira ngo atoroke gereza ikintu cya mbere gutoroka gereza bisaba gutinyuka mumvishije ariko umugore yamoje ati ese ubundi niki kintu cya mbere ubundi bisaba kugira ngo umuntu atoroke gereza ati gutoroka gereza bisaba gutinyuka n'amahirwe make gutinyuka ugashirika ubute ukavuga ati njye mfashe icyemezo ikindi umugore yese atangira kubyigaho amenya icyo gukora
yaje anapakira none se niki kigoye iyo umuntu amaze gucika gereza cyangwa se muri gahunda zo gucika gereza niki kigoye muri byo ndagira ngo wumve amagambo y'inzobere hano ikintu cya mbere kigoye umuntu amaze gutoroka gereza nugukwepana na leta cyangwa se muri make nimba utorotse gereza kutongera gufatwa nicyo kintu kigoye kurusha gucika gereza buriya gereza wayitoroka pe ukisanga mu gihugu nk'uko mubyita ariko kugira ngo umare igihe mu gihugu utarongera gufatwa ngo usubizwe muri gereza nicyo kigoye burya kurusha gucika gereza gucika gereza biroroshye cyane ariko gukomeza gukwepa gereza ukayicika n'abasiriviye ukabacika na leta ukayikwepa nicyo kintu cya mbere kigoye abantu benshi bacika gereza nyuma y'iminsi 3 bakabafata kubera iki se kubera amarangamutima yabo uvisha ariko gucika gereza ikintu gituma abantu bahita babafata na amarangamutima yabo abantu nyuma yo gucika gereza bahita batangira gusubira mu miryango yabo reka bamagare mama mubwire reka bamagare umugore reka bamagare sheri wanjye muvugishe iryo ni ikosa ribi cyane ugomba gukina umukino muremure अगर आजाद रहना है तो पुलिस की सोच से आगे सोचना होगा ndagira ngo mvume amagambo y'umugabo atabantu benshi bari gupanga gucika gereza akenshi bari gupanga bavuga ngo ninsohoka muri gereza nzagendera kuri ibi nibi nzahita ncikira hanaha ugasanga ari gutekereza w'ibyo azakora ariko ntatekereza ibyo polisi yo izaba iri gukora kugira ngo imufate ibyo bya polisi nabyo ugomba kubitekereza polisi uba ugomba kuyihora imbere y'intambwe ibyo uri gutekereza noneho uzakora umugabo namara gutoroka gereza ibyo umugabo ntago abivuze ni njye uri kubivuga nyine iby'umugabo kuko uyu mugabo ibyo ntabyo azi nuramuka utorotse iyo gereza ibyo uri gutekereza byose uzakora ntuzabikore ushobora gutekereza ko ibintu byose wabipanze wabitekereje ariko ntago ari byo ugomba gutekereza ibyo uzakora numara gutoroka gereza ukanatekereza ibyo polisi izaba iri gukora byose ukabihurizamo ukavuga ati abapolisi bazaba bari kumpiga bo bazaba bari kumpigira bazaba bari gukoresha yahe mayeri amayeri ya polisi nawe ukaba uyafite ukiva muri gereza ukimara gutoroka gereza ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugutoroka igihugu itumanaho na tekinoloji byaraje muri iyi minsi ku buryo umuntu atorotse gereza mu isaha imwe igihugu cyose bamaze kugifunga muri make bamaze guhamagara ku kibuga cy'indege babwiye ati umuntu witwa gutya na gutya ntahace kuri brigade umuntu witwa gutya nako mubari ku mipaka umuntu witwa gutya ntahace urumva igihugu bamaze kukigufungira mu isaha imwe gusa ifoto yawe bayamaze kugera ahantu bategera amagare ya moshi bayamaze kugera ku bibuga by'indege bayamaze kugera ahantu hose mbega ifoto yawe hose ikosa rya mbere utagomba gukora ntuzatege igare ya moshi uzi ko umaze gutoroka gereza nushaka gutega indege uzajye kuri bya bibuga by'indege uzi ko polisi idashobora kuba yatekerezaho ko wahacikira ikindi kugira ngo ufate indege utege indege ni ukuba ufite ibipapuro mpimbano ibipapuro bya fake ariko nanone bya original buriya ibipapuro bya fake ariko bya original ku buryo icyo gipapuro ushobora kugiha umupolisi ukakimwereka nawe ubwe kugitandukanya na perimi isanzwe cyangwa se na passport isanzwe nawe ubwe bikamunanira cyangwa ukabiha umuntu ukora muri immigration nawe ubwe bikamunanira kubitandukanya ati ibyo nibyo bipapuro ukeneye rero ugomba kuba ufite perimi ufite passport ufite assurance wivurizaho kugira ngo nyine ku kibuga cy'indege nubereke ibyo bipapuro cyangwa se ugiye gutorokera hose ubone kuri umuturage uri stable umeze neza ikirota byose ukamenya aho ugiye ukamenya ko igihugu ugiyemo nta masezerano gifitanye n'Ubwongereza kuko urumva iyo utorotse igihugu ugomba gushaka igihugu kidafite extradition treaty hari ibihugu byinshi bifite nyine ari amasezerano ya extradition treaty yo kuvuga ngo nimba umuntu yarakoze icyaha mu Rwanda agahungira agahungira Ubugande yo bumufashe wita bumugarura mu Rwanda ati twamufashe turamugaruye uje ubona abantu basize bakoze amagenocide ibihugu bibagarura inaha n'amasezerano nyine abahari kuko bari abantu nyine bafitanye amasezerano ariko hari igihe haba hari igihugu kidafitanye amasezerano wenda n'igihugu wakozemo icyaha ku buryo uhungiye muri icyo gihugu igihugu cyawe wakozemo icyaha gishobora no kuhamagara kikabwira ati uwo muntu umutwohereza bakavuga ati ariko nta masezerano dufitanye yo kuboherereza imfungwa cyangwa bakoze ibyaha uno mugabo aravuga ati rero mu gihe utorotse igihugu menya ko ugiye mu gihugu kidafitanye amasezerano yo kugarura imfungwa mu Bwongereza ब्रिटिश टूरिस्ट ना चाहते हो और सबसे जरूरी है पैसा भगोड़ा कभी बार्गेन नहीं कर सकता होटल ट्रैवल फोन जो जितना जगह जहाँ ब्रिटिश टूरिस्ट ना चाहते हो ikindi ugashaka kuntu ujya ahantu hadakunzwe gusurwa n'Ubwongereza kiruta byose ugomba kuba ufite amafaranga बार्गेन नहीं कर सकता umuntu uri gutoroka cyangwa se uri gucikana na leta ntago aba agomba kubagaininga ugiye niba kubwira ngo urishyura 10,000 uvuge ngo yango nyamara 5 ngo 3 oya
yaba hoteli, yaba mu rugendo, amafaranga ya transport, yaba ibyo kurya, aho ugiye hose umuntu uri gucikana leta ntaga negosiya. Ku buryo urumva iyo uri kunegosiya n'umuntu akubwira ngo urishyura 10 ukabanza ukamubwira ngo ngabanyiriza, abari kukureba mu maso muri kumenyana kuko muri kuganira cyane. Niyo mpamvu ugomba kuba ufite cash mu gihe uri gutoroka, uri guhigana na leta iri kuguhiga. Ugubwiye ngo urishyura 10,000 uhita ubimuhereza ugenda utanamurebye mu maso nyine kugira ngo nawe aho ugire ku mafaranga ntakwiteho cyane. Ikindi ntabwo ugomba gukoresha amafaranga yo ku ikarita, cash gusa. Buriya bira bintu bazanye byo kuvuga ngo tubeho nta mafaranga dufite ya cash ku isi, niyo mudu turi kujyamo twese, niyo si turi kujyamo ya cashless. Iri monde nimbi cyane, nuko ngo umuntu abagufite abagukontorora ahantu hose. Ufite amafaranga ngo ku makarita ku matelefone baba bagufite. Noneze nurajya kubona ukabona baribeshye baravuze ngo twari twagufungiye ngo ngaho ubika amafaranga yawe kuri telefone. Baba bagufite icyo gihe ubuzima burahagarara. Money over, good luck over. Ikindi ukamenya ko amafaranga mu gihe gushiranye n'ubuzima bukurangiranye ugomba guhorana amafaranga. None se yo kukibongeye bagagufata kandi numvuze byinshi. Ninde wakubwiye ko ngese nturukagereza bongeye bakamfata ko bakubeshye? Njewe natorotse gereza maze kugera mu gihugu ndongera maneka amaboko ndavuga ngo nimuze mu mfunge. Ninjye wagiye ndifungisha. And that brings me to the most important point. Ibyo nabyo bikatuzana ku kindi kintu cy'ingenzi, impamvu. जेल से निकलकर gutoroka gereza भागते रहने के लिए बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए. Ugakomeza ugakwepana na leta ukwepana na leta uyihunga nuko uba ufite impamvu nzimituma ukomeza guhunga cyase gukwepa. Uriya mugabo aravuga ati nje nta mpamvu nari mfite yatuma nkomeza guhigwa na leta mbaho mu bwihisho. Namaze gutoroka nageze hanze ndavuga ati ariko ubundi uhasubire bakamfunga kuko nta mpamvu nari mfite yatuma nza mu gihugu. Uyu mugore wafite impamvu ivuga ati ngomba kubana n'umugabo wanjye tukubaka umuryango, iyo ni impamvu ifatika. जाते वक्त गेट लॉक करके जाना. Nusohoka ukinga umuryango. Umugore yaraje atunganya umugambi wose agaririye n'inzobere. Thank you sir. Urakoze nyakubaho. Hana abandi bantu ko batanga inama n'ibitekerezo ntibishyuze. एक आखिरी hypothetical question. Ariko hari ikindi kibazo nanone cyanyuma nshaka kubaza. दिल से भागना चाहे तो ये fake documents कहां और कैसे? Umuntu ashatse gutoroka gereza ni hehe yakura ibyo bipapuro mimbano? Ibyo wambwiraga amaranga muntu, amapasiporo n'ibiki? Ko Hope. Hope? Hope Street. Hope Street niho wasanga ibyo bipapuro. Mu muhanda witwa Hope. Niho wasanga abantu mu biryogo. Ntusanga injogo. Umugore yasaza mu biryogo. Aje gushaka ngo perimizi n'injogo, passport z'injogo. Mu biryogo naho hafite izina ribi. Umukobwa twigeze gukunda no mu biryogo, menye ko ibipapuro ngibipapuro by'ibiryogo, mimbano ngo perimizi n'injogo, ndavuga na busana no mu bebe wo mu biryogo we. We no original. Umwimerere ni wose cyangwa. Mungira inama nyine. Muze kubamagara mungira inama mugura abonema. What do you need? Ukeneye iki? Oxy, Molly. Ukeneye ibiyobyabwenge mubwira amoko ibiyobyabwenge byose bafite. Oya. Excuse me. Umva nkubwire ari mu biryogo. Yes. Yego. What do you want? Shaka iki? I actually wanted. Genda shaka ibipapuro. What? Gwiki? Passport, permis. You mean fakes? Bya fake. Who do you think I am? Urakeka ngende igiki? Out of here. Fana ugende wanzerereza nimwe wabona uri na maneko. Nta muntu nyine wapfa kubwira gutyo ngakwemerere. Ariko bagukeka kuri maneko. Tubusi maneko si leta idutumyeho umuntu. Okay, so maybe I can help you. Ariko nshobora kugufasha. Okay. Hari umuntu nzi? Ariko wishyura mbere. Money here? Ufite amafaranga ndayafite bamubwiye ngo nta muntu uciririkanya. Hans Charmy's bar on Duncan Street, all right? Bamubwiye akabari buze kubasangamo. Slim Jim. Nugera amazu witwa Jim. Uvuge ngo Rox aranyohereje. Ugende uvuge ngo Rox aranyohereje ndashaka witwa Jim. Slim Jim. Yinjiye muri ako kabari n'umugore wo mu rugo wirereraga umwana utajya ujya mu bintu by'amayoga durageze mu birara by'urukuntu bimureba iki cyukise nyagasana umugore utanywa amayoga nanjye buri amayoga aranukira. I was looking for Slim Jim. Nende gushaka witwa Slim Jim. Slim Jim ari hakurya iri. Ari Slim Jim yibera mu kabari, aderese ye n'akabari. Whoa, what do you think you're going? Uche kugiye. Sawa reka ndebe. Rox told me to come and. Rox yaranyohereje ngo nze nkurebe. Rox bakure kuzesha. Nimba ari Rox. What do you want? Shaka iki? 3 passports, a driving. Ni passport eshatu, permis na silence. Is that so? I have
nibyo gusa ufite amafaranga ndayafite wiyamera hano nkurikira nkwereka wiyamera mugore yamara amashi gahunda arayifite yo gutorokesha umugabo wegereza katurore What place is this? none se hano hantu ni Nyabaki Where are you taking me? munjyanye he turano bamwinjije mu makorodoro mu buvumano do amafaranga ufite But passport? passport si do amafaranga ufite wa mugore cyatu kugirira nabi kumbahuye n'abatubuzi zano amafaranga muginge menye batanakora ibyo byangombwa umugore barakubise umugore yarakubiswe katorore aya mafaranga yanjye menye ni natwe dufaranga yaracungiyeho gusa wibuka umugabo arafunze amaboko yanyaho nyabona fandi urinde ahita acana itabi aje avuga ngo amaboko yanyaho nyabona ibyo bivugwa n'abapolisi Detective Paul horera Liverpool police kumbe ni wa mutubuzi wagiriye inama n'umugore kare ntago uri umupolisi ni mupolisi Nyabaki wambara nk'umusaza wavangiwe urashaka kuvuga ko nigeze nakira ibikombe by'umupolisi uhagaritse abagizi ba nabi bahambaye urashaka kuvuga ko nagiye ku ikosi ngo ntozwe utuntu tw'utumarinyeri two guhagarika umwanzi urashaka kuvuga ko nta bumenyi mfite bwo gukemura icyaha cyakozwe n'umugizi wa nabi kugira ngo community yacu tubashe kuyisubiza ku murongo ni ukuvuga ko nta bushobozi bifitiye madawu indeba batadukeka akahita avuga mu gihinde kugira ngo uriya mugore nyine arebe hirya madawu indeba cyane gutyo batadukeka akavuga mu gihinde akahita yongera akagaruka mu cyongereza urashaka kuvuga ko nigeze nkora amahugurwa y'ibyumweru 18 bigera kuri 20 mu ishuri nicaye gusa nawe irindi kosi nkuru usibye kwicara bakayigisha kugira ngo bamenye ko mfite ubunararibonye bwo kuba umupolisi muzima terura isakoshi yawe akabimubwira mu gihinde bano ntibabyumva icyo ari kubwira ahita bakubita amashanyarazi abegereye yarakeneye kubegera gusa n'umurara niba wundi wagira n'umugore inama ni nawe yamurangiye zino karitsiye kora icyano kansubiremo vuga ngo ndagushimira Mr. Boro kubwo kuba ntabaye bari bagiye kunyica ntabwo ari ibyo wakaba nyuma y'imyaka 40 ishize n'ubwa mbere umuntu anyise Joydeep kandi umuntu niwe wabinyise bwa mbere tugihura ariko wa mugore uratangaje nta munyamakuru waza mu bintu nk'ibi ngibi ngaze kurwana n'ibisambo ari inkuru gusa ashaka gushyira ikinyamakuru hashobora kuba ari ikindi kintu cy'ubuzima bwawe bwite mbwira kubita amashanyarazi abaginga ese ni papa wawe ufunze ni muvandimwe wawe musaza wawe ni umugabo wawe yahise aza kuvuga ukuri kose akubwiza n'umugabo ubuzima bwa Nakuru bamukatiye kazaba muri gereza ubuzima bwe bwose kandi bashobora kumwicira muri gereza abo bafunganye nabo muri iyi minsi nibo bafungura inama nakugira nuko wasubira mu buhinduka reka umugabo wagafungwa burundu amahitamo ya kabiri ni ukwiyahura ukiyahura nimba ufite agahinda kenshi amahitamo ya gatatu ni ukugenda ukicwa n'agahinda ukaba ufite depression njyewe bwanjye mbaye ndiweho nahitamo amahitamo ya kabiri ahari menya utarigeze ugira urukundo wa mugabo जेल से भाग के जिंदगी भर भागते रहने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए si wambwiye ngo umuntu abakwiye impamvu nzima mu gihe amaze gutoroka gereza we nta mpamvu wari ufite njye mfite impamvu ni urukundo nkunda umugabo wanjye दिलवा सकते हो mbabarira umfasha kubona izo passport jya mu rugo मैं बार-बार बचाने नहीं आऊंगा buri gihe ntago nzajya mbamari ngo utabare बार जेल से भागियो watorotse gereza inshuro 7 basi njye mfasha ngerageze rimwe njye natorotse gereza nyirimo imbere weho none ikibazo cyawe uri hanze ya gereza uratoroka gereza gute kandi utayirimo umva ikibazo n'umugore none kindi gikomeye afite ati ngenda torokaga gereza ruko nyirimo imbere nkayisohokamo none we uri hanze ya gereza bivuze ngo we ntago uzaba utorotse gereza ahubwo uzabugabye igitero kuri gereza kugira ngo usoremo umuntu वो भी बैगेज के साथ नकुल uri muri gereza Nakuru listen जो तुम करना चाह रही हो ना उसके लिए तुम्हें क्रिमिनल बनना पड़ेगा kugira ngo ugere ku kintu ushaka kugera wa mugore we ugomba kuba usanzwe uri umugizi wa nabi गार्ड्स को मारना पड़ेगा ku buryo byagusaba ko binagoranye bikaba ibibazo bikagukomerana umusirife ya wakwitambika wamwica ibyo wabishobora
बैरिकेड्स पे गाड़ी चढ़ा पाओगी? औरत बच्चा सामने आए तो उन्हें धक्का दे पाओगी? ese umugore n'abana bashobora kukwitambika mu nzira uri gutoroka uri gukwepa leta ushobora kubashyira ku ruhande cyangwa ukaba wabagirira nabi kugira ngo utabare ubuzima bwawe n'ubw'umugabo wawe waramaze gusohoka gereza? उन्हें ह्यूमन शील्ड बना पाओगी? ese bagiye gukurasa wafata undi muntu ukamutambika akaba ariwe barasa? ntabwo wabishobora. rero utaha mu rugo bino bintu ntabwo ari ibintu bikorwa n'umugore nkawe utari umugizi wa nabi ba. ndashaka pasiporo ndakwinginze nka pasiporo nkwereke mbega umugore. 2 by 2 inches white background 3 pictures each. yamubwiye amafoto agomba kuzana uko ameze uko areshya ya pasiporo amuha n'amafaranga. ko ज़्यादा लग रहा है जी ko numva arengase nkeneye n'imbunda ndengejeho n'ay'imbunda turashize. नेक्स्ट टाइम आप नहीं आने वाले ना kuko ubutadushobora kutazabonana rero reka byose mu gihe umuntu yaba agiye kunyataka kandi wowe utazaboneka nakwitabara nk'uko ubonetse ngo nabare uravuga ukuri. yamubwiye umuhanda baza guhuriraho mu Gatsata n'amasaha bagomba kuhahurira kari saa 9 z'umugoroba. umugore yaraje yicara hano. mama hari utwo yamweretse. ni ibipfuko. umwana muzana ibipfuko arabona mama afite ibisebe mama baraye bamuhondagura abarara n'umama witurije wibera mu rugo tagira akazi usibye aho kurera abana. yatangiye kwibuka kera umugabo we bashakanye kera yagiraga amahane yahoraga arwana. yibutse umunsi ahora n'umugabo we Nakuru hari mu myaka ya kera imyaka 10 ishize. Katorore nibyo ari kwibuka by'umugabo we kera ukuntu yari ameze agira amahane arwana. icyo gihe umugore yamuzaniye udupfuko arabwira atakira udupfuko ndagusezeranya ko nazongera kurwana shushu be. Katorore ni ibihe byiza ari kwibuka by'amafiyansayi byo gukundana n'umugabo we ko basohokeye bya bindi byose utekereza uri mu bibazo. na papa w'umusore ari mu gahinda ari gucungana n'amasaha saa 9 bamuhaye gahunda yo kujya kumuha ibipapuro mimbano. ubwo kandi ibipapuro mimbano nayo n'indi myaka ngigera kuri 7 cyangwa 5 hano barakwereka umugore yatangiye kugurisha ibikoresho byo mu nzu ahita n'inza yishyira mu cyamunara. nimba ugiye gutoroka nanone kano kantu bantu mutoroka mubanze mukareba urabanza ukagurisha ibyawe. umugore atagiye kugurisha inzu uriya navoka we. Why? kubera iki? nanjye nicyo ndi kwibaza. kubera iki ari kugurisha inzu? avoka yatangiye kubyibaza. uriya mugore bafunze umugabo atangiye kugurisha inzu ni ukubera iki? ayajyanye mu basore. umugore yatangiye kugurisha ibikoresho byo mu nzu gake gake ku buryo binakunze agatorokana n'umugabo we nta mutungo baba basize inyuma mu Bwongereza kuko ntabwo babemerewe kuzahagaruka. uyu mugabo nta kimenyetso afite kimushinjura ahubwo hari ibimenyetso gusa bimushinja kandi bibaho mu rukiko. ntabwo hatsinda umunyakuri ngo hatsinda ufite ibimenyetso. yaje hano ari hano aho ugomba guhurira na wa mugabo abona hari igisazo kiri kuza kibyanwa n'imbwa. Mr. Paul kumbe ni cya Paul amuha ibyangombwa bye kiyoberanije leta kira easy cyane muzaniye passport ze zose. Thank you so much. urakoze cyane izo zivuye kuri immigration yamuha n'imbunda. bayambaye nk'umupadiri nta kugenda n'imbunda n'ibipapuro mimbano utambaye nk'abapadiri ubwo se bagufasha baguketse. merezi iyo mbunda muko basaso arimo hano amuha imbunda. rasiri ya mbwa yanjye nzanye. ndavuze ngo rasi imbwa yanjye nzanye turebe ko ufite umutima. iyi mbwa yanjye irwaye ikibyimba mu mutwe n'ubundi akanya kariko kose ihora ibabara izanapfa vuba yirasuye ikiza ububabare. ntago nabikora. ntago wakwica inyamaswa none uri gupanga kuzica umuntu. rasi n'umbwa kugira ngo ube witoza ukuntu uzarasa n'abantu. rasi n'umbwa wimenyereze ko umugizi wa nabi ko n'abantu uzabarasa. mbwira umirwa rasi n'umbwa kandi imbwa barakundanye
byaramunaniye uyu muntu azarasa umuntu koko मुझसे नहीं होगा मिस्टर ntago nabishora Mr Paul nari mbizi ko utari ubishobora n'ubundi imbwa nta n'ikibyimbirwe nakubeshyega ibi byose mbikoze kugira ngo uboneke ibyo uri gupanga birenze ubushobozi bwawe gupanga kujya mu bikorwa by'abanyabyaha ngo ushobora no kwiciramo umuntu no kwica imbwa byakunaniye ibi ngibi ntago biri ku rwego rwawe bivemo wipashe muremure si imikino y'abana gusa umugore yakomeje kumara amasa aza gutangira kureba inzira zica munsi y'ubutaka zicamo amazi zivana amazi mu mujyi ziyakomezanya hepfo yo arebe nimba nta nzira yabirimo yazifashisha umwana yaba ari gukora etide na mama akaba ari gukora etide y'uburyo azamenagereza mama ufite mwana wanjye abana nta makuru bafite buriya bazi ko mama we disi ari nko kwiga nawe ari umunyeshuri kumba ari kwiga ukora ziyagereza umva hari umukiriya mboneye w'inzura wapi Will it help if I bring the price down by say 10%? Okay, bwira umukiriya basi bagabanyaho 10% by'amafaranga nashaka kugura inzu umugore yatangiye gushaka ukuntu yagurisha inzu yabagamo kugira ngo abone amafaranga niba mara gutoroka bazifashisha batega amadege aho bazarara gutoroka udafite amafaranga ni ikibazo ugenda ubundabunda mu bihuru Katorori tangiye kureba tano zibanga ziba hano प्लान क्या है Mr Paul Oh my God. Yakasari Can't believe it. ntabwo nabyizeye हर बार यूं अलग-अलग भेस बदल के buri gihe kuki uza kundeba wiyoberanije पूरा इंग्लैंड सीसीटीवी से कवर्ड है umva ubwongereza bwose buzengurutswe na kamera nahozwe rero migwa urumva mba ngomba kwihisha sinshaka ko polisi zibaza impamvu ndi guhura nawe cyane ubwo batangire kudukeka umuntu wahoze umuntu watorotse gereza inshuro nyinshi n'umugore ufite umugabo uri muri gereza bagiye batubonana cyane badukeka niyo mpamvu nza guhura nawe niyoberanije काम की बात करें tujye ku cyatuzanye मैंने रिसर्च की है मिस्टर पॉल लिवरपूल से nakoze research 4 किलोमीटर uyu mujyi wa Liverpool uyu mugore niwe yatangiye kugira ubwenge uyu mujyi wa Liverpool ufite tano nyinshi cyane ibyumba byinshi bica munsi y'ubutaka इनमें से एक bigenda ibirometero byinshi cyane उस पे रिप्रेजेंट के लिए ku buryo byagenda bikagera munsi ya gereza neza ndabizi 330 में बना था izo tano bazubatse mu 1930 और इसमें से ऑलरेडी एक प्रिजन ब्रेक अटेम्प्ट हो चुका है imwe muri izo tano hari n'imfungwa zigeze kuyicikiramo कंप्लीटली सीज byahise zifungwa izo tano barazifunze बट कोई तो none se ubwo nta bundi buryo twagera muri iriya gereza तरीके एरिया को डायनामाइट ब्लास्ट none se aho hantu tuhaturikije tugakubitaho nka cya dynamite igisasu kigaturitse aho hantu polisi yakubye kugira ngo tubashe kwinjira muri gereza muri izo nzira zica munsi y'ubutaka wow ngo tukahaturitsa कोई हम नहीं है nta twebwe kuri kuvuga ngo tukahaturitsa we nande मुझे फुटबॉल कोच मान लो njyewe untekereze nk'umutoza wa football गाइड करता रहूंगा यार umutoza wa football atoreza hanze y'ikibuga ariko ntago yajya mu kibuga ngafasha abakinnyi be wenda atera ishoti ngende umuntu uri hanze kubwira ngo kora uko ushoboye bigenze gutya na gutya करना है तुम्हें करना है wowe ugomba gukora ibishoboka byose n'uzabyikorera मुझे करना है तो अभी तक आप मेरी यूं फ्री हेल्प क्यों कर रहे none se byose nibyo nzabyikorera kuki uri kumfasha nta n'amafaranga wanciye kuki uri kumfashiriza ubuntu फ्री नहीं है nta kintu cy'umuntu kibaho mada थाने पे पता चल जाएगा igihe nikigera uzabibona ko nta kintu cy'umuntu kibaho डायनामाइट का आइडिया है ना naho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo waturitsa ngo inzira ngo ugaturitsa ahantu ni bimwe mubona mu mafilimi bitekerezo urajya guturitsa mu mujyi w'abandi waturitsa igisasu mu mujyi w'ubwongereza icyo gihe nyine bahita bavuga ati ahubwo dore ikihebe दिया मैंने naguhaye amahitamo wetekereza inzira ariko ibyo byo kuvuga ngo uzaturitsa inzira ibyo nibyo mubona mu mafilimi ngo umuntu yaturikije ubu wazana igisasu ukiturikirisha i Kigali bira mupangu icyo gihe uba witeje abantu ahubwo uba wiraburije barabwira ati ibyo nibyo mu mafilimi shaka ubundi buryo buri mu bwenge rutuma nyeri umugore ari hano umugabo ari gereza Katorore umugabo ngararengana niko umugore akomeza kuvuga buretse मैं जोदीप शोहदीप जी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर रात के 2 बजे वो पिज्जा हम खाना खा चुके हैं nzanye pizza twamaze kurya डायबिटीज क्यों umugabo wawe ajya arwara diabete kubera iki
डायबिटीज में अगर madame सीवियर हाइपरकैलेमिया हो umugabo wawe rero aramutse डायबिटीज में अगर umugabo wawe सीवियर हाइपरकैलेमिया हो aramutse ajya agira hyperkalemia nyinshi cyangwa se n'uburyo nyine umuntu potassium yabaye nyinshi mu mubiri ashobora kuremba akamererwa nabi cyane iyo umuntu urwayi akenshi potassium yabaye nyinshi mu mubiri cyangwa akagira hyperkalemia nyinshi mu mubiri ikamufata akenshi bahita bamujyana ku bitaro bakamusora muri gereza umugabo atangiye kumwigira imitwe ati umugabo we n'ugushaka ukuntu yarwara kugira ngo bamusore muri gereza bamujyane ku bitaro akaba ari hatorokera शुक्र है भगवान का कि नहीं है ना ikibabaje umugabo wanjye Imana ishimwe ntago arwaye iyo ndwara byari kuba byiza yaza kuba yirwaye good night ajya agira nyine iyo crise ya hyperkalemia काश होता मैडम madana akifuje ko umugabo yakabaye arwaye iyo ndwara kuko iyo irwariye muri gereza bahita bagusora muri gereza bakakujyana ku bitaro ati byari kuba byiza umugabo atangiye kwibuka umugabo yahoraga yitera imiti kugira ngo bakontorore isukari ye abaganga buri munsi baza kureba isukari yanjye bagafata sample bakamenya uko magaze kubera ndwaye diabete umugore bitekereje wumva igitekerezo cyiza umugabo amuhaye igitekerezo kumenegereza ukayinjiramo kuko biragoye ariko umugabo agize chance bakamusoramo bakamujyana kwa muganga afite nk'ikirwara kumutorokesha ibitaro buriya biroroshye kurusha ko wacika gereza cyangwa kuyinjiramo yaje arareba mu mafoto yagiye afotora hanze ya gereza abona hari imodoka y'ubuzima izigatwara samples gatwara sample z'amaraso y'abari mu y'abari muri gereza bakajya kuzipima bakamenya abarwayi bari muri gereza ubuzima bwabo uko buhagaze niyo mpamvu umugabo bivuze ngo buri munsi baza gutwara amaraso yacu bakamenya nimba isukari yazamutse cyangwa yamanutse urumva ukuntu babitaho ari kuri buri gade ari kurunguruka imodoka avuga aramusanga kubera icyo uri hano kuri gereza nuguma muri uzamara imyaka irenga 12 utegereje kuri gereza igipesu mwarakibonye iyo kiba gihari twari kuba twarakibonye ni igipesu cyari kugaragaza ko umugabo arengana atari wenyine wari uhari uwo munsi umuntu yapfaga gerageza utwizeraho kwizera ibiri mu mutwe wawe madamu Hassan हमारे यहाँ बड़े एक बात बोलते abakurambere bacu bagira imvugo ivuga ngo ngo mushake muzabona n'Imana ubwayo muzayibona rero mwebwe no gushaka igipesu byarabananiye rero ndeka nigendera igipesu cyari kugaragaza ko umugabo wanjye basarengana ubundi ngo washatse nta kintu utabona ngo n'Imana wayibona umugore yaje gukomeza kuri perereza rye umugore wirirwa abonye ariko abagore bagira urukundo yari nabona umugore umeze gutya sinzashaka cyo mu kibazo akabyirukamo ari undi buno bayatangiye kuvuga ati ubuzima bugiye kugorana reka nshaka umugabo ufite amafaranga ubu mbaye hafi muri iyi minsi dore undi baramufunze ariko dore umugore yaje aratangira gufotora iyo ari amaraso cyangwa se amaraso y'abarwayi bari muri gereza bayakuyeyo babazana ku bitaro hakurino bakaza kuyapima ibiki n'ibiki areba iminota bimara uriya mugabo kugira ngo yinjiraho yinjira ibyo agiye kugura n'iminota bimara kugira ngo asohokeyo ibintu byose ngo ni imibare kumenya igihe bitwara igihe bisaba aho hose no hagiye hakubiyemo ibisubizo by'ukuntu watoroka gereza abona bitwara uriya mugabo umunota umwe n'amasegonda 40 iyi ni imodoka ijya muri gereza ikazana raporo z'ukuntu abarwayi bahagaze muri gereza kandi umugabo we nawe ari mu barwayi muri gereza kuko arwaye diabete buri munsi bagomba kumenya amaraso yabo kahagaze isukari nimba yazamutse cyangwa yamanutse batazapfira muri gereza yaje anacunga ibintu byose arabibona arabifotora areba amasaha bitwara igihe bimara okay dore gereza 3 दिन में बाहर आ रहे हैं yamba bandi baraza kuyafungura minsi 3 lazaka n'amabandi nyuma y'iminsi 3 barabayerekura kuki ariko babakatiye ukwezi bari aho umwihariko yego avoka wabo hari ukuntu yabigenje nimba yanatanze ka ruswa sinzi yamabandi yankubise bakayafungiraho umwihariko ha yonyine ngo bayibagiriyemo ukwezi kutarashira yamabandi bagiye kuyarekura nyuma y'iminsi 3 baraba yarekuye kandi ayo mabandi naza zahita yica no mugabo urumva ibyo umugore yari ari kuruhira byose azinga afite igihe nta gihe agifite baraza kunyica barakwica nyuma y'iminsi 3 umugabo baramwicira muri gereza none se bari abagabo wabasabiye wavuze ko wababeshye basi kugira ngo batakwica genda uvuge ko wababeshye ngo nibo bagwaye ibiyobyabwenge kugira ngo batakwicira muri gereza wifunga umutwe
niwe uri kumbwira ngo mvugishe mbeshye ना मैंने उन्हें तब जीतने दिया था ना nago navuga ngo narabeshye kandi naravuze ukuri umva nkubwire mugabo mwiza itekerezo n'ubuzima bwawe genda uvuge ko bari abagabo babeshye kugira ngo batakwica nyene yigerega iminsi 3 ntago ihagije umugabo arumirwa ukeneye igihe kiki ukeneye igihe kiki iminsi 3 ntago ihagije nkeneye igihe yarakiri gutegura shero ukeneye igihe kiki nakuru ndagusabye genda bari abagabo uvuge ko babeshye kugira batakwica nyene y'igihe iminsi 3 ntago ihagije umugabo yarumiwe umugore wanjye ari gupanga ibiki ndabyanze bari abagabo babarekure nyuma y'iminsi 3 ntago ngiye navuga ngo narabeshye kandi naravuze ukuri afite umugabo ufunze ukuri wenda bananyishe umugabo nkuye baramaze no kwiheba avuga ati bira bigabo binavuye bikaza bikanyica n'ubundi gukatirwa burundu ni igihe kinini buri umuntu atari yakira muri gereza aribwo akijyamo yabigoye katurure ariko ko iminsi yica umugenda wiyakira ukabona ko ntaribi bamandera ntibafunzwe imyaka 20 nabakaza bakaba ba president yaje hano arabimenye none uko ntagiye afite aza hano muri ya modoka ibirimo ibisubizo byose by'abarwayi kira kitu yaje anabonama ari kureba ku masegonda areba ibipapuro by'umugabo we arabifotora areba ukuntu yabimeze amaze kubifotora arongera abisubizamo reba filime ahita acaho telefone yarayisize uriya yakinze n'uyakinga yabuze gato घर बेचने के लिए 1 हफ्ता नहीं है मेरे पास ओके ntago mfite icyumweru cyo kugurisha inzu yanjye umva ntago turabona umuntu ugura inzu yawe okay babwire ko inzu amafaranga nayigurishaga nkuyeho 50%. I just need the money. Njye nkeneye amafaranga. Reka no kubona uyigura ku kanya biragora kubona umuntu ugura inzu. I need to close it in the next. Umva nkeneye ko birangira iminsi 3 itarashira nshakira umukire w'inzu. Mela, you there? Baramukupa. Abakomisiyoneri bikumubwira ati twabuze umuntu ugura inzu yawe kandi igihe cyo gutoroka kiregereje. Umugore narashaka gutorokesha umugabo w'iminsi 3 itarashira. Kuko umugabo we n'ubundi arengeje iminsi 3 muri gereza babagize banaye bamwiciramo. Babagize banaye bari kumara ukwezi umugore ari kwitegurira gahunda ze biseba ngombwa kagomba gushaka ukuntu atorokesha umugabo imbere y'iminsi 3 cyangwa se mu minsi 3 akura yimbunda. Ho ndakuraho amafaranga. Arakuraho amafaranga. Yakije imodoka. Arakuraho amafaranga. Ko abuze umukiriya ugura inzu. Inzu yawe ushobora kumara iminsi wabuze umuntu uyigura. Cyane byihutirwa niyo mpamvu cash ari ingenzi mu buzima. Umugore yafashe imbunda muri iryo joro ava mu rugo. Nimba agiye he? Mu gicuku. Urebe hano hari abaginga bari gucuruza ibiyobyabwenge baba bafite amafaranga bano banyabiyobyabwenge buri ibintu bidafite umumaro uburozi bubwinjiza amafaranga haka ibintu bizima nk'izi filime z'ubwenge ubusanga nta mafaranga muri kwinjiza muzigura ariko muyagura ibiyoga muyagura amaninja muyagura ibiyobyabwenge aba ni babarara yigeze kuza kuguraho amapasiporo n'ibiki bakamushimuta yarabateza arabakurikira arabiza abanyabiyobyabwenge bagira amafaranga kandi akeneye amafaranga yihutirwa inzu ye yabuze umukiriya akeneye amafaranga mu gihe cyihutirwa inzu ntago wayigurisha mu minsi 3 ari igihe bitinda kuko abari amafaranga menshi cyarimwe umugore ahitavayo ahita yinjira bano banyabiyobyabwenge aho bajya kuverisa buri abari amafaranga tu
naje arabakurikiye umugore agiye kwiba amafaranga ureba umugore ukuntu yamaramaje kugira ngo umugabo ave muri gereza ibi nibyo bita urukundo rwa nyarwo uve kuri bya bindi mubona abagabo babonye babafunze mugatangira kuza mubaca inyuma ngo murebe ko twatangira kubaha ku mafaranga wari cyane ndakurasa arasa ku ruhande ntarubwo azi kurasa neza ku mavi urashaka iki amafaranga yanyu yose amafaranga yose nzayagarura n'ukuri nzayabishyura umva kandi none se uje kuguza ufite imbunda ku bantu ku mutwe mumwe amafaranga yose mufite baramutuka mbwira amafaranga ari ndakwe mubwirana amafaranga ari rebe wakikorye ntuvugana amafaranga ari ngiye kubara gatatu ngume n'umutwe amafaranga ari rimwe kabiri okay amafaranga ari hakurya muri iriya ntebe ararabuye uzana amafaranga ari umugore aje kwiba amafaranga n'imbunda bino babyita ubujura bwitwaje intwaro nibwajemo none abana ari kwiba n'abarara dore amafaranga kiragikuraho imbunda yacyo umugore baramurasa baramubwiye ati ubuzima ugiyemo n'ubwo abanyabyaha sasa wowe ugambaniye amafaranga yanjye umugore baramurasa pfa kurasa ibyo abonye ashiduka arasha umuntu ibaze ko ari kurasa anahumirije we yisha umuntu ibi barabimubwiye ati witeguye kuba wakwica n'umuntu bibaye ngombwa kubw'umugabo wawe fata umufungo iba byita urukundo munshakira umugore ndakwinginze winsiga hano njyana kwa muganga basi bamvure ndakwinginze mfasha uyu musore ntari birye ni umuntu utamugoye wamurangiye naho ifaranga riri yahise aza kumufasha wa mutima mwiza wa kibyeyi uyu mugore ni umubyeyi wa mutima mwiza wa kibyeyi yahise atabara umusore amuzana ni naho twatangiriye filime subiye inyuma aragonga ibintu bitangiye kuzanamo urupfu bitangiye kuzanamo abantu bari gupfa bari kurasana bijemo amaraso umugore ahita acaho nibe filime twaye umuntu wakomeretse njyana kwa muganga yego ntungujyanye wa mutima mwiza wo kuvuga ati wireka mugeze kwa muganga bamuvure katurore guhumeka biri kwanga Roxy ndakwinginze ihute guhumeka biri kwanga Roxy we katurore Roxy we arapfuye nk'uko umushizemo ni hano twatangiriye filime n'umugore azana umurambo tukayoberwa impamvu amafaranga yarayabonye gucika udafite amafaranga ni ibindi bibazo bikomeye cyane kurusha rebe yuzuye amaraso mu isura ubuzima bw'ubugizi bwa nabi yamaze kubwinjira cyangwa se buhamanye n'amategeko ya leta ubu tayari yamaze kubwinjira yamaze gufata indi shusho yahise aza hano yuzuye amaraso n'igikomere nawe bamurashe umusaza yahise yabona ko uyu mugore yamaze kujya muri gahunda kabisa ntabwo nabyizera ntabwo nakwizera ko nishe umuntu uwo murongo urenze uyu munsi ni umurongo muzima cyangwa se uwa nyawo ntabwo mbizi njye nta muntu urigeze nica ntabwo ndi nkawe ariko niwe wakomeza kumbwira ngo ngica umuntu ngo ugomba kumenya ko uzica umuntu oya nakubwiraga ko ugomba guhora witeguye kuba wakwica n'umuntu ntabwo nakubwiye ngo uzica abantu
ये तो क्या एक्चुअली मार डालो njye nigeze nkubwira ngo wice umuntu cyangwa uzajye wica abantu nakubwiye ngo ubuzima ugiyemo ugomba guhora uri tayari ko bibaye ngombwa umuntu wamuhitana. Hey, okay. Badage nta muntu ugeze nica nikoresherezaga imitwe yanjye. Reka mbyemere uwo muntu wishora uri kwirwanaho ni self defense. Ariko uranunga uyu munsi pe. None se uraza kumfasha? None se ubundi gukora iki? Oya ndavuga ukareka ibyo kuba coach ukaza ukamfasha nyine tukajyana mu kibuga. Golden Pictures Film Production Limited nabatugezaho a Milestone Pictures Production nabatugezaho ibyahishuwe nibyo mubonye ibyahishwe ni ijambo ryitwa The One Video Library naryo narihishuye mujye mushanga ibyahishwe mujye mushaka ibyahishwe uko dutangira ahantu igihe kimwe ahantu hamwe mu nyubako imwe iyo ni tower ni tour yo mu Bufaransa. Once a thief ngo wigeze aba umujura always a thief nuko bitajemo hasi ngo iteka hora ari we baca umugani mu Kinyarwanda ngo wibijye ukasiba imfizi bajura murarebe umuco yifati niwe dutangiranye tuyifati tuyenfati hakuno dutangira bavugaga igifaransa barerekeza abantu bagomba kujya Helm Savant ngo cyari ikibumbe cyitwaga Helm Savant cyaribwe adiyo cy'ibyumweru bike hari ikibumbwe cyari kibwe ni mu nzu ndangamurage y'Ubufaransa hano hamwe iteka ngo wari muri iyo nyubako yahora gategereje akeka ngo kwigitangaza umunsi umwe kizaba hanyuma igishushanyo kibwe ngo kikazagaragara kumbe mu nyubako wari umaze kwinjirayo muze tujye no mu kindi cyimba ndakibingenze iki gishushanyo murage kunje kumbe dore umuyobozi w'inyubako ibibumbe byabo barabyibye ndetse n'ikibumbe cyari gifite agaciro karenze cyane uko ikibumbe cyakibwa ruwaje maze aramwegera impamvu filime yiswe ngo wigeze abaho umujura wibijye ukaziba imfizi cyaraje kiramwegera nacyo kirasa n'igikokozi oya murakoze ni mu Faransa uyu ni umushinwa ko yakamwegereye nta hantu hibwa ibishushanyo mu Faransa yaraporeje John Woo wakuyoboreye agafilime barakwereka wa mugabo amaze guhereza undi cyo kurya agasa nari ka shikareti yakomeje gutembera ahantu hibwa igishushanyo ndetse aragerera hareba neza tuyifati cyawe yenfati cunga neza cyane n'icyo wagikokorasha baribye kandi ibishushanyo byahagurukira muri za miliyoni tuvuye kuri ubu warebaga ibishushanyo tugaruka ku gikobwa n'akamodoka igikobwa cyo ko cyagatwaye iminyengaro yirira ku mumbwe uyu we yamaze kareba kureba igishushanyo yarabanje maze zenguruka inyubako areba uko inyubako iteye igishushanyo arongera kigarukaho agishyiraho kashikereti menya icyo bashaka gukokora gindukiye rena John Woo yaratuyoboreye uko bagatarura ibyo batarura nibuka hari umukobwa waruje umukobwa mukuza kwe yazanye nakabwa arangije yegera hakuno yaciye urukweto rwe cyenda kwigwisha hasi gomba kuba babaye ngwino wicare hano ntabwo wakwicara kuri icyo gikapu kirahenze cyane ntabwo ari Mona Lisa ibyo birahenze cyane ariko ibyo ugomba kubimenya kombe barimo barapakira ibishushanyo mu kamyo n'ibishushanyo binarindwa na polisi kubera ko bihenze yaragiye maze apuriza kuri kintuza kimwe cyabitswe ibishushanyo ibikapu birahenze cyane umumbwe tumvisha umuntu kwa parfurenze maze ucaho agakweto ke baragiye bagateramo intuza barakamugarura murakoze igikobwa kiri mu Faransa mumbwe twari ujyaho parufaragiye maze ayitera ku isanduku ijyanwamo ibishushanyo baraka umukobwa amaze kubikora icyo yakoze cyari kimwe barakwereka yaje kwicarira hakuno maze wa mugabo wagiye maze ashyira ikimenyetso kuri cya gishushanyo aza kureba igikobwa barishimiranye barakundanye agacupa ko safi na ninye kamariraho ka parufe ku gishushanyo ntugire ikibazo ibintu byose biraza kumera sawa iyi parufe nakuguriye iranuka irahumura cyane winyinjirira cyane ntabwo burira nushaka utuze nibwira turaza kuba turi kumwe gucaye igikobwa cyamuye akambwete kacyo gigi niyo icyaze mu gifaransa ni wiwi gusa umukobwa yarabanje arareba uko yakarebye yakomeje gucunga ya nyubako bibye misho ya mbere ubu n'ubuswa ibintu byose biramera sawa durira kunazimo gusimbukisha kabwa iwaza kingiranwamo hakuno maze akagira utwana two duhungu tukagira inzimeza kuriya nabajura bateye imbere ku buryo biba bakamenya n'uburyo amafaranga bazayakoreshamo ku rundi ruhande hari agasore kitwa Pati kibuke muri Better Tomorrow igice cya mbere nako kari gategereje hakuno aricyo gategereje kabye yarafunze neza bafungiranyemo cya gishushanyo umukobwa yari yateye parufe umukobwa yateye parufe maze parufe aragenda yitera ku isanduku yashyize mu igishushanyo kumbe hakuno arundi ucunga ikamyo irimo kuva yerekejwe na polisi mu igishushanyo wenda kugikokora Pati yagarutse yitwa Joe waba unzi hoya ntabwo nzi ndati wapi araza maze amufasha gushushanya uko afasha gushushanya nitwa James
urakoze merci ndumuja kabuhariwe ejo uzasome mu binyamakuru karamupepera ngo nakajura kabuhariwe kavuye mu Bushinwa kaje kwiba mu Faransa kabonye yakamye irimo gutwara dore imbere abapolisi barayirinze ikamye irimo iki irimo y'amasharindwa amashusho yentagurukira muri za miliyoni bayagura ikigo cyagiye kuri moto mwibuka umukobwa wamutweretse film itangira yagiye ku mashusho icyo yakoze cyari kimwe yateyeho parufe ndetse ku buryo inuka cyane nawe ugeze ku isanduku irimo amashusho wamenya isanduku niye ugomba gukokora dore kamyo ngiye mu nzira igenda harundi nanone batweretse nawe yagiye yerekana ifoto bagomba kwiba umukobwa we yarebye agateraho parufe arakabasi imodoka kumbe yakurikiye yakamye ni imodoka irimo cya gisore cy'ikibandi kimwe cyatiye kikiraho kashikarete n'umukobwa agiye guteraho parufe n'abashura batatu arashaka ifoto imwe ifoto iri mu kamyo katurore dore film wereba urukundo rutoya shaka bari mu rukundo rutoya baraje bitambika imodoka urukundo rutoya rwahe abana batoya nuko muri iki gihe basigaye bakundana no mu modoka batwara nabi ngabo ngo n'urukundo barakabasi n'umupolisi n'umufaransa kumbe ibishinwa byaje kubakokora filime yiswe Once a Thief wabayeho umujura rimwe iteka hora ari we ayikamye katira barahazi nibo bakatiye kumbe yarunduje na moto n'umumotari dore ibyo bita imbehe aba nibo barya gisore cyaraje maze kirakata kiragenda gikatira mu mashyamba cyerekera ikamyo yagomba gukubitira mu viringo wayo uko ikamyo yagakase cyarayibaza dore filime cyarayibaza maze ikamyo moto hasi bikanga cyerekera munsi y'ikamyo dore filime cyacakiyemo ndabibasha ndabava hasi sha ndabaca munsi sha ndabakora hasi cyakoze munsi y'ikamyo mukuru mfasha batari bagarara wese bagomba kunywera amavuta turebe ko aricyo twakora yahitasa niwe ugomba kwinjira mu kamyo hejuru arundi motari wamutanze hasi biragenda bite n'abajura babiri baje kwiba ikamyo irimo ifoto ihenze n'abajura ebyiri icyarimwe katurore Once a Thief niyo turora Chuyen Fat cawe ndani undi nawe ari hasi hari mu biki katurore yatangiye gushakisha yafatiriye uri hasi mwibuka yavuze ko yitwa James ngo n'umujura kabuhariwe uri yazamusoma mu binyamakuru wa mu Faransa yasanze arimo gushanya uyatangira gushakisha arareha cyo bateyo parfum ikera komeza kureha ko nta kintu ndimo kumva nta mumuro numva bateye kuginuza parfum kandi uziyemo amashusho menshi yaragiye maze ramwinjira niza ndwara sinezite ndakamumushe bas yabonye agomba gutobora yabonye ifoto iri ni ifoto ziyenze zirarindwa na polisi zirayenze ku buryo zikura za miliyoni forezi n'ifungura inuza kumva hano hari ikindi kijura nacyo kirashaka ifoto uko yarimo gufungura ifoto yagitanzeyo cyo cyaciye munsi y'ikamyo gifite ponseze umwe afite forezi arimo arafungura undi afite ponseze hasi forezi hejuru arafungura ponseze hasi arimo aracikamyo cyakuyeyo dore mari mama shenge kamena bamufotoye yicaye neza rwose n'umwari wo mu rugo babashanye ibiganza binoki barashushanya ku buryo ikamyo ku buryo ifoto igenda ikagura za miliyari na za miliyari mu madolari abakire nibo bazigura ntabwo zigurwa na buri ubonetse niyo mpamvu ujya mu rugo rw'umukire ugasanga harimo ifoto ye bashanyije n'intoki raka hasi hari urimo gutobora cyarabyumvishe ko hari utobora nacyo ni cya Munyakazi uri hejuru ni Kamari uri hasi ni Munyakazi mujye mwita abana amazina abana nibyo bakora kirazinga neza tungaje nazo ifoto yanjye kwitunganya amafoto arahenda nubona umuntu gushanya n'intoki biba bihenze kumbe birakorana Munyakazi na Kamari umwe ni Kamari undi ni Munyakazi turayikokoyesha uzabara zadusange ku Muyumbu hafi ya Kiradiha cyari mu kamyo kiranje gitatsi na mafoto ahenze nushaka kugira ngo bagushanye n'intoki uzamenye ko bihenze ibyo bintu bikora bakengange nyiri kubabwira uzashaka kunsura niba uzabyemeza abandi bariba kandi barakwiba numenye ko bagukokoye kereka iyo bahuye n'umwaka muri icyo gitondo bahuye na babagabo ngo umuhamagara izina mu gitondo ugakasirwa umunsi wose bagakatsi bakarasira araka batangira ko ba polisi bamuvumbuye bararashe mutaka wagezamuye bya bibunda bya rumena mabuye bya Beriseke yararashe kiraducitse sha gusa ko bari ikindi kigoryi cyakaca kanuza kamavuta ya feri bashaka guparika ikamyo ngo bafata amabandi ibandi rindi ryama muri kaburimbi ikamyo irarisiga mwana hagarara dufata amabandi gufata feri yaciwe kare ntabwo feri ikora imodoka iporomora abagabo uko yagaporomoye abagabo amabandi ariya n'ifoto turayirangije sha tujye gushaka inote Once a Thief wabayeho umujura rimwe ngo iteka hora ari we niyo filime turora n'amabandi ebyiri basagara bavandimwe bari kumwe na cya gikobwa mwibuke nacyo kiri mu modoka cyo yaje we cyo ngo mu mutaka yagombaga kumanuka igikobwa kizi gupima neza nacyo akicara mu modoka bagakomeza n'umutaka wabo ngabo mwe nako ni nawe foto yahageze n'amabandi eshatu bas cyarasigaye hagarika imodoka we baratangiye mu modoka rimwe na rimwe arigiye mutajya mukora uko mbishaka bisa naho bimbo nta bwenge mugira bagiye batongana ngo bisa naho bakora ibyo adashaka ngombwa ko aparikamo guparikamo igikobwa ngo kigomba gutangira nacyo kigatwaramo cye abasuka gusa arivumbura ko yakivumbuye menya bose bakunze agakobwa kamwe kumba arimo
ngiye kuva ku bushirasha batanye imodoka bagisigaho we kigenda n'umukamuro kitarawurangiza ibi muraza kubyicuza we aho munsuza ni habi cyane we mu Busanza hari ahantu ugera rwose neza nta muturage muhura nawe mu nzira mu mirima gusa basi babose urabizi ko amwe mu mashusho yacu yibwe bidatanzwe kandi tunezezwa n'amafoto yacu bayatwibye turaceka ko abantu batwibye amafoto ari abashinwa ndetse bayibiye umuntu umwe ukora mu buryo bw'ibanga uwo muntu ninde barakwereka bya byana bikiri batatu ari bitoya byari ibihugu bibiri n'agakobwa mwibukana n'ubu n'abahungu babiri n'abagakobwa nibo ndabarira mwabyana mwe kumbe byigishijwe na se kwiba mugomba kunyizera mbaye ndabagaburira ndabambika murimo murakura ndaza kubigisha uburyo namwe muzajya mukoramo amafaranga kumbe igisaza nicyo cyabigishije kwiba ni cyase cy'abana mugomba kugira ukuboko kurekure mukagira n'amaso arambuye wewe ngwino hano weye gikuru bisi bacita bisi cyaje gititira dore umusaza kuntu yigishije abana be gukokora bacane murabona nanjye ntabwo mbishaka nta kote nambara nk'abandi bagampana nasumbana muramenye kuzajya mukora kuboko kurekure kandi ugakokora umuntu nabimenye hanyuma dore muzehe niwe kigiyeho cyabanje gushaka kumukokora kabike birakira kiba barakabasi nibito ry'umusanza atoza abana be ukigorye akura kibye ndakumva kigorye ngomba kwiga kwiba dore uko gisa uzabanza ufate nuza wisubyo n'ubuvundere cyangwa ubukozi wabo babitorye bose barahutera sibashikibe simukecuru bose ngo umuco kanandi nago bazahuta kunywa inkono y'itabi hanyuma ukarya ubuvundere ngo nisubyo igikobwa cyanze kwiba maze baragenda muzehe ntabwo yakigabura igiyo joro dore ubundi bwana ngo burakibira icyakora n'ibyo kunywa hakiri ugomba kuba ushonje mwana nanjye nakwibiye icyakura birya nimwibuke niba abana batatu byarakuze batangiriye kwibira ku kabike kumbe dore hakuno hari ubwirwa warimo arabitekerezaho polisi ya Hong Kong turizera kuri bufatanye n'abashinzwe perereza bo mu Faransa tugashakisha abajura ni bandi amashusho arimo arakomeza kwibwa ibyana nago byavuye ku kabike gusa nago nakwiba komeza we jya guteka imitwe nawe shaka uburyo hariya tugende turangaze micombero bagiye kumukokora imigati abagiye mu gikoni kwicumba aranja gucuma imigati cyane kiri natonde ukabona iyo ni topito umugati uca wakeneye kugubetitu kurimo kunosha ukabona itopito undi mugati abana bigishijwe na biva kera wagenda gufashira gukora mu migati ishagatsindwa muze ducewe yiraduhaza afande kijyambere yabonye ibyana afande biriya byana avana y'inkoni ibyana nk'ibi ntabwo wabirasa akaguru nuko bihata igiti gusa afande kijyambere kugera hano yabonye ibyana byiba mwibuke niwe mupolisi w'abafaransa barimo kuvuga ngo amashusho akomeje kwibwa atangira kwibuka ibyana bitatu yasanze birimo kurya umugati byibye bijya kurya mwibuke papa wabo yarabitoje ngo mujye mugira amaboko maremare kaboko karekare nk'akaruburi hanyuma kandi mugira amaso areba cyane nka abitorye yarabitakiye ko ari bitatu turarengana mwigira ikibazo ntago ndi bubafunge urabona umupolisi nuko uvuga ngo nimukibe warangiza amaze umujuru kamuhereza imbunda ariko zirinde hano ngo ntabwo ndi bubafunge iriya mbere yagiye kugaburira ibyana yabonaga ko bishonje kumbe ni umuco mubi byakuye kuri papa wabyo arangije abiha n'inote n'uyu turamukokoye mu cyayenge we ageze ngo nta muryango tugira tumwibe nakoje papa nawe bamwise papa mbega abana beza ngo n'ubwana bufite ingeso turakwibaye iyo ni imitwe bwamutetse imitwe abujyana kwa myasiro buramwiba ni umupolisi afande kijyambere yakekaga ko arimo gufasha imfubyi zaye bafite papa wabo yambara amapantaro asumbana yabatoje umuco karande yabuhakaniye kutazongera kwiba bukora ibishoboka barakwereka ko yakababwiye kumbe byarakuze byabaye ibigabo bisigaye byiba biba ibintu bifite agaciro biba za miliyoni dore aho baza kurira ubuzima basigaye bafite amazu ahenze niyo mpamvu mu muco wa kinyarwanda bakubwira ngo nubona umuntu yiba igi ntushaka umuca akaboko iyereza abaziba imfizi ngo wibijye ukaziba imfizi y'ikimasa ukayikurubana pe ngaba batangiye biba imigati cyane cyatangiye kwanza kiba kabike kase wacyo bageze mu kwiba amafoto ahenze muri za miliyoni natetse amasahani arashize ngabona k'agakobwa baracyari bose n'eshatu mbega ibisupu bibi baba bishimye barareranywe barakuranye hashize imyaka myinshi batangiye biba twa bike bageze mu mafoto yaragura za miliyoni bariba ba bosi bahanze w'amavuko bakuze ari batatu mu yishimo ni byose wajyana n'umuryango Sheri niwe mukobwa Sheri baramunezererwa mbega byiza icyo ni ikibizo kuhitama bose bamuhibiza byo kuhitama mu munsi wanjye w'amavuko urashaka kuvuga iki duhagarike kwiba uyu munsi turemeranije bahagaritse kwiba uyu munsi dore filime uko imeze zimya buje yawe zimya buje kumbe byegeye uburetse banza ugira icyo usenga n'icyo usaba sawa ndakeka tuvuye muri aka kazi tuzaba mu buzima bwiza mva ikigo giye ngo bagiye kuva mu kazi wagira ngo nako bigiye gukorakora urabase mukora turakorakora muri banki cyarahuje kumbe bari bagiteze ivu kigira ngo ni keke ibigo ry'ibiri bameze nk'abavandimwe uru ni urucuyi barwita umucuyi ifata nyiri masasu irarakaye ngwino tugende tukihoza kugira ngo nyoza bigomba nawe ngwino tugende ngiki hakuno kirimo kwihanagura n'abajura once a thief always a thief cuyi niwe waje mukundwa wanjye ugomba kuba wandakariye ndakwiyemye
ndakwiyamye ndagukunda bya nyabyo ngabo ndakurahirira ndakubwiza ukuri ngabo nakagukunze nuko waba umubikira kazi ariko uzagukunda nkabigukuramo nzagukunda iteka mbaga tukiriho nzagukunda wenyine ndarahira ubwiza nibwo bukuranga ntabwo nazagusiga nubwo nazaraswa nkatirizwa n'imbunda nagukunda mpaka nubwo waba uri umubikira kazi umubi wajya hari ababikiragabo babaho kubera kuvugishwa umubikira kazi baraje umukobwa umugeri kigwa muri pisine n'imyenda yacyo ngo biteke umugeri wagiswa we nakurata kagatsindwa ntabwo ari yewe giseke duceho acaho bagisize mu mazi kabakagisize mu mazi bwarakeye love irahari hagati y'abantu batatu urukundo rurahari murakeka tugomba gukora iki simbizi murakeka twamusanga ari uwo bari bibi ifoto bagomba kuyimushira yewe icyo nifuza ni ukuba twajya gutura ahantu hari amahoro ndetse heza muri Irani ntabwo nyega ko hari amahoro ariyo baragenda baganira barifuza ko bajya gutura ahantu hari amahoro dore ibyishimo ni batatu ibyishimo bwari buhari umukobwa arahari n'abasore ebyiri barahari barakuranye umusaza bita se yaragiye maze abana batoza kwiba usibye ko bishoboka kuba atari se wabo yarabareza ahubwo akarera abana batatu batandukanye b'udupfubyi abigisha kugira ngo babeho feri ya mbere ni hakuno ifoto kumba aho bayizanye France ukomeye cyane afite n'abarinzi inyubako y'irarinzi how are you muraho Frenchman bite muraho maze mwiza nangahe gice cya miliyoni irayenze 400,000 umukobwa agasobanurira yaravuga igifaransa mutuke gwiki bimubwire shaka kukubaza nyoko atuye he kumbe cyari cyamututse ijambo ribikira rihindura cyavuza mu gishinwa burakaza mama nzakurangira atuye mubwire ko tutagabanya ni 100,000 igice cya miliyoni ntugabanye sawa voilà iri jambo rindi baze mu gifaransa ni voilà ntarindi baravuga nano mu Faransa ndaba 2 miliyoni mu nyibiri cyo gishanya 2 miliyoni ebyiri tumwibiri iyo foto nabajura bakorera muri za miliyoni hano ntabwo bameze nk'abandi banyakarira kigende kigakubana inkoko y'abandi bakarinda bafata ikigo ry'ikirukanga inkoko cyangwa ihene baragurukira muri za miliyoni hano bari kumwe n'umufaransa utoroshye wica akora voilà ibigo ry'ibiri hano ni nka jufuri nabaze igifaransa bonjour nda proposa miliyoni ebyiri mbone iyo foto miliyoni ebyiri mwana banzirebe tujye kureba hose n'amabandi impamvu filime yitwa Wanted Thief ngo yigeze abaho umujura mwibuke byibya kabike barakoreka ko ibijyaye atangira kayero ko ni ifoto nziza cyane ifite n'inkuru y'urukundo kuri yo yari umukobwa uzi gushanya amaze gushanya iyo foto yaje guhigwa kuko umukobwa yarapfuye yishwe ifoto irahigwa n'ubugingo bw'umukobwa yagiye kugurishwa buri muntu ujya kuyiba ngo arapfa muri aka kanya n'amarushanwa mwigize amabandi yatari mujye kwiba iyo foto aravuga iki we tubwire ngo iyo foto nimbi cyane buri muntu ugiye kuyiba arapfa kumbi ibijoro ntago bitinya kwiba wapi mana yo n'amagambo bose ejo ndiko twateye kwa Gatarina kwa Munyantoryi nawe ntacyo twabaye umukobwa yatangiye kuvuga ni uzi igifaransa we ko twavuye mu kazi nibite ko tutari bwibe baravuze ngo nibya mwaravuye ngo mugende mwibe ntacyo hakuno igikobwa kikavuga ko bavuye mu kazi umufaransa ubwo nukuvuga ngo nta mafaranga umva sawa nakundi niba mwaravuye mu kazi ko kwiba ngwaraza kuduhamagara we tugende ubwo nadahamagara no kuvuga ngo ibigo ryinago bizasubira kwiba igikobwa cy'ikira bagambaniye umufaransa yavugaga ngo mugende kwiba ngo kikasobanurira bano ngo aravuze ngo niba mwararuhutse ntacyo nako ngo mugende mwibe hanyuma kandi ngo araza kuduhamagara ko mu Faransa kimubwiye ko bavuye mu kazi ko kwiba bararebye neza ifoto koko ahantu iri ntabwo ipfa kwiba biraza gukora nyakuba telefone kuva Hong Kong nyakuba button nta kibazo mubikore gusa kumbe dore wa mugabo wakushije bya byana bitatu ni ukorana na cya button ikigabo cyabatumye ngo nibajye kwiba iyo foto ibikoresho byabuze sinzi ukuntu muri bujye kwiba kumbe ibikoresho bajya kwibisha Gatarina yabuze Gatarina ni ikintu kikiwe kiba kiremereye bashira mu gifuka maze bakagukubitira ku rugi rugatoboka Gatarina imaze kubura urukobwa rwari ruzi ngo rurimo rurahagarika bakujya kwiba ibikoresho byabuze kumbe dore ibandi rya mbere ryari ryaharaye turakokora shaho ikindi kibandi kiri hakuno mwana ko Gatarina zabuze se mwigenda kuri miliyoni 2 kega turi ibiroge mwana turakokora ahubwo baturasi umugenda Wanted Thief wabaye umujura ngo ntabwo ajya ruhunga sinakeka ko ibi mwabikora birutsa nuko mwagaruka muri bazima cyabahisha ibikoresho kugira ngo batajyayo bahisemo barahiye nubwo umufaransa atabahamagaye tuzamushyira ifoto kabone nubwo ataduhamagara ndagiye pakira ibyawe ejo saa 3 tuze guhura kuri Ken's Airport ku kibuga cy'indege amatike 3 yagure urumva ari budutuvane muri iki gihugu umufaransa dusubira Hong Kong byibuke nzazeranya ko ari bujura bwacu bwa nyuma uri umuswa sha kiramuruma cyumvisha ari mu munyu mwinshi mu munwa cyaramurumye murekere kurumana kombe ari ikindi kigo cyo cyarayo bagomba gukokora mwana ngewe yatinze reka nitangirire mugatwe ko mugabo gafata ubusingizi bas anuririreho dore mama change amabandi bafite kime cyaruri aba bagurukira muri za miliyoni se babandi umugana agenda agahirimbana n'ihene ku buryo mu gitondo bamufashe kominari mwikoreza ihene ngaba hano ni za miliyoni barazibira mu mafoto
Once a thief, always a bandit. Yuru, icyo ni igiswahili cyo mu ntuza hano majyaruguru y'u Rwanda. Ju, na handi. Haraho bavuga yuru, bana nilipanda yuru nikamukosa. Nindimi ziratandukana nta kibazo. Cyo ni Kinyarwanda ahantu ugenda ugasanga nta kibazo. Ukagera n'ahantu ugasanga nta kibazo gamwa. Indimi zimenywa n'abantu bizera Imana gusa. Yesu ajye kuzamuka aravuze nzabasiga mu zindimi. Wizera Imana wazivumbura nawe. Araka turabiba bagira ngo nishyira hamwe babatumyeho kubakokora ndani ahantu kandi hararinzwe. Ndakubwiye ngo wigeze abaho umujura rimwe gahora ari ibandi. Wa kigori ugeze hano gute wese wahageze ute? Abamanda biri yahuriye hano niwe kimwe cyaraturutse nibyo utambaza buriye ukibaje waturutse se Mana ujya gukokora Mana nahezanywe na Nyamurigita. Nyamurigita ni kwa ko n'umuntu abakandagiye hejuru ku butaka akarigita kerekeramo hasi. Byakozwe n'umwami Ruganzu. Naho urabikora we hano waracecetse cyane agomba kuba hari agatego kandi amabandi ntabura kumenya agomba kuba hari n'imyambi. Reka dusuzume sasa dore amabandi kumenya ko ari abahanga. Cyohereje urugozi hari aho rwarobye maze kirasuzuma n'umugozi ko cyanga kuri umugozi hasi kizajye kurubanga hasi. Mani dushaka dukandagire nta muteguriye dore uko kizinga umugozi ku kaboko. Bazanye Gatarina zabo za Gatarina ni imigozi amanyundo amapensi. Bageze ku rugi rw'urutare uravuga iki? Fungo inzoga zirimo simbyisera. Bahisha amashayenze cyane bakashira inzoga zihendutse za 2.5 no kuvuga ngo muri aya macupa agomba kuba ari mu rufunguzo. N'amabandi nabanga ataze mu gukokora ko bagashatse barashaka kuri urugozi hano urucupa rwambire rugozi we ko kino kiri urugozi cyacyugi kirifungura. Kandi niho harimo amafoto tugende Kigoryi wabikoze ugahambirwa kimwe kijyayo ikindi kirakurikira. Mama cyaje dore urugi mw'Ikigoryi indani ikindi kiguma hanze. Sasa ruri hanze rwaketse ko rurimo indani rurimo imbere narwo rukeka ko rurimo imbere. Dore film dukokore dore ifoto hakurya umufaransa yabatumye ikeye mama we ntabwo ruramenye ni ngiyi mwana ntabwo kizi ku rundi ruhande. Yewe urayibona mwana yewe icyugi n'urutare ngwino mwana dore ikindi Kigoryi hakuno cyasigaye hanze ngwino mwana. Yewe urugi rwibaniye uru rwatangiye gushaka urufunguzo arongera kurura cya gicupa funguka bushyashya. Mwana rurimo rurifunga we ngwino byibagije ko yifunga ndani mama shengi. Reka musubu bibaze gushaka amabandi ni bandi. Once a thief wabaye umujura rimwe ngo ahora ari ibandi. Ifoto ngi mwana tuyikokore wibuke ko turishyira hamwe nubwo ritemewe. Ishyira hamwe ryemewe ari ry'abantu barindwi. Nibiki gasatsi cyamupfuye umusatsi Mana ntabwo nadefirije kucyo mpfuye gutyo ziko bibabaza. Kereka badefirije kukira gutyo bagombaga gukandagira harimo laser beams y'amashanyarazi agendera mu buryo bw'umuyaga utapfa kubona ukize y'ururengero nibwo wabyumva. Muzazi wanjye giye nyiri kubabwira use nkukandagira mu nzu zakwereka nawe ujye unkokora jewe. Sasa rero ukandagiye n'ikirenge hasi hari amashanyarazi. Tubikokore mwana dukokore amabandi ntacyo atinya reka da uranabarasa amasasa agafata ibitoki intoki. Igoryi cyaraje ku rwego rwagenzi cyangwa bakayuru basi foto barayigiraho batedura abajuru uko bakora. Bana ibirenge hakuno mu kintu zagiye ibya amatara baragiye maze badekora ifoto bayishyiraho n'amabushi usibye kamaze iminsi asimye basi foto imbere ye. Ngwino mwana hamagara genzi ke karamutse kaguye gatoya karabura indi buja nayo yaguye yarabura. Fatwa hano nako afata arafata njoro nanjye ndaje mani kandi ageze hasi birenge ni imyaka ushashira umutwe ni imyaka cyari nazadara amabandira cyatinya urundi rurasa ndakura wogamba mwana wagira ngo mfe nyiri muzima gusiga biremereye se ni ibiporezo ndakuye we mutwe uri muragira hasi we nzamura umusatsi uri hafi kuhakora muraremereye mani Fatima ari mwana gitangira kugera ku mari kokora kirayigeraho kigasubira ifoto irahenze ni za miliyoni 2 madolari babasezeranije cyarekakiye navuyeyo uriteguye okay ko rwakaje runaga rugenzi rwarwo n'ifoto ruvayo. Yes man ya 2 miliyoni franga Rwanda ngabo n'amabandi uracyashaka inkweto zawe Kigoryi gikombe ntabwo kibyitayeho. Mwana iki kintu ni cyanyacyo ntabwo kitaye ku nkweto ganeza kicana n'amatara kureba ifoto mwana uziko kinareba. Kigoryi niwe wagicaniyemo ntabwo kireba. Nari nibaje izo ni inkweto rwari rwibagiwe ko Rwanda zitayeyo. Nanjye ndashaka kumfasha n'amabandi kuntaga umugozi ubuza uri burobe ikindi kikawunyereraho kigera hasi. Dore filime kwano hano hacecetse cyane we bisa nari agatego kuri jewe kandi amabandi iteka amenye udutsegaho turi. Uretse gatoya turebe bafashe inzoga ira uruhande barayimena ubirahuri ubw'ubushuti. Fata iki kirahure fata ikindi kibanza gusukaho Ikigoryi
kumbe nanyoye bavugaga inzoga se kumbe hano hantu iyo umaze kwiba beams no hakuno zijyaho n'amashanyarazi ibyo birongo ureba by'imituku shaka kumbura igihe atari ikigoryi dore amashanyarazi mamashenge arabateza ahantu hose barayirebera mu nzoga wayabonye dore hano arahari reba hasi ngiryo iryo ry'umutuku urareberera mu kirahure natwe niyo mpamvu batwereka kamera yagiye mu kirahure dore mamashenge hakuno ukiza urutwe wapfa nukoreho tubanze tubimenyeshe personnel nako mwarimu kigoryi kiragutya chini ya urinzi sasa hano haraho yagiye maze batega mande 3 nuguca hejuru y'icyo kibuye igomba abantu bafite udutafari nk'utwaruburi rufuri ubuno butoya ari udufupa urebye neza ari nk'udufupa kufite ikibuno kinini ngabo atawo nyamunini ni wasigayeyo cyo ifata nawe vayo mwana ndagusuzumira jewe cyabonaga ari hanini cyane barade darurubuno utosubira hasi gatsino kanyara ziri hano neregitirisiti ziri hano ni za beams urebera mu icupa aze korosha cyane tumwemo kubwa gasigaye kuko karorosha banyoye makumbe hano icyo bahateze hashira iminota runaka buretse ufite imyaka ingahe hashira iminota runaka kikazamuka kikamanuka nukuvuga ngo ushobora kureba iyo beam uri hakurya yayo dore mama cenge ko bagiye kumanuka kumbe rirazamuka rikamanuka nago babizi arakabazi baheruka barebera mu kirahure arakabazi ururwa uyageze hakuno we kirazamuka kikamanuka vayo vuba yakuriye ikigoryi rebera kugeze hakurya ni wabireba uvuye kwiba aho kavuba mubabane we ngabo deriseke moto deriseke arababonye bavuye kwifoto iki nicyo gihe barakirukangana deriseke irarasa ibigoryi mamodoka sawa batangiye imodoka bamurashe mu rutugu ifoto maze barayicikana muri iryo joro uko bakayicikanye ari mu rukerera bwabakireho bajyana n'ifoto